Yes, ndagushimiye cyane wo kurikiye Zaburi nshya ndi kumwe n'umugabo witwa Emi Pro. Emi uraho neza? Emi Pro, Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane nawe. Nawe kandi muhorane. Ndi kumwe na Padiri ndagira ngo tumwakire kuri microphone za Zaburi nshya ndetse na Emi Pro Media. Yego. Hanyuma tuze kuganira. Mbere cyari cyagihire yarabatijwe iyo ni ripagani. Cyagihire ryari ripagani. Padiri turabakiriye. Murakoze cyane. Ndumva nakwibwira abatureba. Yego rwose. Ariko arimo bamenyereye mu buryo butandukanye. Umusaseredoti wa Nyagasani umuntu abazwi na benshi. Yego. Nitwa Padiri Jean Pierre Rushegajiki. Abandi umusaseredoti wa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Yego. Nk'abandi mu cyiciro cy'abapadiri nyine birumvikana. Yego. Umusaseredoti mu mazima imyaka irenga 20. Nkaba ubu nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Bikira Mariya utabara abakristo Shyorongi. Nkaba mpamaze imyaka igiye kuba 2. Yego. Tuwaye kaze kuri Zaburi nshya. Murakoze cyane. Turakwishimiye cyane kandi ariko mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu mbonye akantu kari hano ubundi busanzwe n'insanzwe nkamenyereye kuba padiri. Cyangwa se abapadiri cyangwa abapasiteri. Abapadiri. Urihangana wenda ntabwo menyere gutandukanya neza amatitre yanyu. Ariko abapadiri no ngiye nkunda kubonaho ako gakora. Ubundi ako kantu gasobanura iki? Aka kantu bakita col romain. Mu Kinyarwanda se bavuga ngo iki ni ikora naryo ni Kinyarwanda byabaye Kinyarwanda. Ikora ry'iri romani. Yego. No kuvuga no mwambaro uranga abapadiri, abepiskopi n'abadiakoni. Yego. Uretse ko hari n'ibihugu bimwe na bimwe ushobora gusanga ibyiciro bimwe na bimwe by'abaseminariste bakuru bashobora kukambara. Ubundi kagenewe abari mu isakramento twita sacrement de l'ordre. Hanyuma kitwa col romain. Mu ntangiriro yako habagaho umwambaro uranga abo bantu nyine kandi byatangiye mu kinyejana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19. Yego. Nibwo umwambaro wabaye umwambaro ubagaragaza. Mbere bari bafite kandi kagatambaro k'umweru kabaga hano ku ijosi. Yego. Kitwaga haba. Ariko kaza gusimburwa n'uyu mwambaro. Yego. N'umwambaro rero wabo bashumba bo muri Kiliziya Gatolika kandi ifite ikicaro i Roma. Mwaje gutanga uburenganzira n'aba protestanti nabo baragatwara cyangwa igihe bavaga muri Kiliziya Gatolika bagena ko bagatwara. Nta burenganzira bwatanze. Gutyo padiri. Prezida avuze gutyo nibuka ukuntu nubahaga nyine kariya iyo korome nyine uri mwambaro. Nyine nkabona ari nyine uratagatifuje niko nabifataga. None mu minsi yashize nsigaye mbona n'abantu babandi bafite insengero zikorera nko mu miringoti korana nabo baratwambaye. Ubwo nyine nibyo warubajije niba baratanzwe. Oya nta burenganzira bwatanzwe. Ubwo nabo baragashimye barakambara. Nibo babyihitiyemo. Ntago twatanze uburenganzira. Umwambaro wawe bwite ntago wawutanga. Gusa bahisemo nabyo bwo kubyambara. Nuko bigenda gutyo nyine. Nabona umujya mwambara n'imisaraba hano. N'imisaraba twajyaga tureyigira. Abajya bahitamo dusaraba duto twitwa croisette natwo turatwambara. Mu ntangiriro nabo bavandimwe nabo ntibatwambaraga ariko muri iki gihe nabo basigaye batwambara bamwe na bamwe. Ubwo biraza kuhita binga. Bya Kiliziya bitangira wenda abantu bamwe batanabyumva ariko bamara kubikunda ahubwo nabo bakabigira ibyabo. Niko bikunze kugenda kenshi. Weta bihurana rya jambo na yandiri bivuga ngo ukwemera kumwe Kiliziya imwe. Twabihuza sera. Ntabwo nzi niba twabihuza. Iyo tuvuze ngo Nyagasani imwe, Kiliziya imwe, ukwemera kumwe, batisima imwe. Ubwo nabo duhuje ukwemera nyine kwa Kiliziya. Twemera ubutatu butagatifu, tukemera Yezu Kristo nk'umwana w'Imana kandi Imana. Aho ngaho abemera batyo turi muri Kiliziya. Urumva ko nabo rero barimo kuko abenshi nabo bemera gutyo. Ariko usanga hari ibyo tudahuza mu kwemera. Niba se nk'umuntu niba twemera Eucharistia
ukemera ko Yezu arimo rwose bo bakakubwira bati nta Yezu uhari turi kwibyibuka gusa niyo rwibutso ni n'umugati wo kwibuka ni funguro ryera bikagarukiraho mu gihe twebwe abari Yezu ubwe uko yivugiye ati iki ni umubiri wanjye ntabwo yavuze ngo kizajye kibibutsa ko nigeze kuganira namwe oya iki ni umubiri wanjye n'amaraso yanjye twebwe twemera ko Yezu arimo ahari rwose niyo mpamvu tugira na tabernakuru ubushyinguro tubikamo hostia ntagatifu ariko abo bavandimwe ntabwo babigira Padiri mu nyemerere twinjiye muri topic yacu y'uyu munsi tujya guhaguruka twabanje turasenga Imana kugira ngo bize kugenda neza ariko n'ubundi ntabwo Imana yigeze irambirwa amasengesho yacu baga nifuza ko mwabanza kudusengera Imana kugira ngo iki kiganiro n'ubundi tugishyire imbere y'Imana yego rwose n'ubundi ibyo dukora byose tubikora mu izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu reka ariko tubigenza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina. Nyagasani Imana yacu turagushimira cyane kuko uri Imana rukundo kandi urukundo rwawe rwigaragaza buri munsi. Turagushimira ibyiza dukorera tubonesha amaso, tukagushimira n'ibindi byiza byinshi dukorera uturinda utwitaho tutabonesha amaso yacu, nyamara nabyo wabikoze. Turagushimira n'uyu mwanya tubonye wo kuganira aba bavandimwe tugiye kuganira. Ibyo tuganira bibe bigamije kubaka ingoma yawe y'urukundo, bibe bigamije kandi guhugura abatwumva ndetse no kugira ngo buri wese arusheho kugenda yakira urumuri rutuma yumva icyo umutegerejeho, icyo umushakaho, maze isi yacu ibe nziza kubera ko abayirimo bahisemo urukundo hagati yabo. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka wowe n'ubundi iteka ryose. Amen. Bikira Mariya utabara abakristu udusabire mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze cyane. Padiri, uyu munsi numvishe nifuza ko tuganira ku kintu kimaze iminsi kivugwa cyane, aho muri babandi bafite ukwemera gutandukanye harimo abavuga ko umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi hose Papa ngo avugwa mu buhanuzi yuko ari we nyamaswa ivugwa mu byahishuwe izahishurwa ije kurwanya itorero ry'Imana cyangwa se ije kurwanya abakristo. Numvaga nifuza ko mudusobanurira kuri kiriya cyanditswe cyangwa se kuri ariya magambo avugwa mu byahishuwe. Reka mbanza ngaruke kuri cyo ruvuhereyeho ko hari ubuhanuzi buvuga ko Papa dufite umushumba wa Kiliziya ku isi, kuko umushumba wa Kiliziya wa mbere ni Yesu Kristo bwe. Hanyuma umushumba wa Kiliziya ku isi Papa nk'umwepiskopi wa Roma n'umusimbura wa Petero, ari we ngo harya ngo kinyamaswa, ari we nyamaswa, ari we nyamaswa ivugwa mu byahishuwe. Akaba nawe ubwo niwe antikristo. Ubwo buhanuzi kubye na zero si ubuhanuzi. Ndashaka ko misobanukirwa. Icya mbere ubundi ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi buza buje gufasha umuryango w'Imana kwikebuka, ukareba amateka yabwo ya kera, ukayahuza n'ayo mateka abantu bari mu munsi, kugira ngo bategure amateka meza y'igihe kizaza mu kumvira Imana. Kandi umuhanuzi mwiza arahumuriza, ntatukana. Tukiri aho ngo Padiri, muri Kiliziya mwemera impano y'ubuhanuzi? Ndaza kubigeraho. Buriya rero iyo nsubiza ngewe igisubizo kiba kiri kwa kundi twabyize, iriburiro ibintu kabisobanura noneho ukaza gutanga n'umwanzuro, naho ubundi ubajije ikibazo ukongera ukakibarizamo ikindi ntabwo twamenya aho tujya. Cyo kurura kibika ukacyandika nkaza ni ukuvuga ngo uwo muntu uhanura anatukana ntashobora kuba umuhanuzi rwose. Uwabivuze wese n'ubitekereza wese, keretse wenda ubiterwa n'ubujiji we ndamwihanganiye, ariko nagerageza kwihugura amenye ukuri. Ariko ubiterwa we no gushotorana cyangwa se mvuge se ubugome, reka wenda nawe kubyita gutya, ariko no gushotoranya, kuko tumaze kugira abapapa
266 yego uhereye kuri Petero intumwa kuko ariwe papa wa mbere wa kiliziya. yego aravuga abo bose, aravuga umwe muri bo sinzi icyo ashaka kuvuga. yego icya kabiri wenda uwabivuze mu buhanuzi bupfuye yashakaga kuvuga Papa Francis uriho uyu munsi. yego ariko ngewe hari n'undi nigeze kumva bivuga kuri Papa Yohani Paul wa kabiri. hari niba bavuze ngo Papa Yohani Paul wa kabiri napfa gwisi zahita irangira. yego twarabumvaga tugaseka. yego ariko abo bantu bavuga ibiki? kandi Papa Yohani Paul wa kabiri aho apfiriye yasimbuwe na Benedicto wa 16 yego nawe aho asezereye ku buyobozi asimburwa na Papa Francisco. yego nawe igihe azasoreza ubutumwa ko azabusoza simpuzi azasimburwa n'abandi. icyo ni icya mbere. icya kabiri, iyo nyamaswa ivugwa mu byahishuwe ubivuga n'umuntu udafite aho yahuriye n'inyigisho za Bibiliya, kuko Bibiliya irigwa. yego nubwo umukristo ashobora kuyifata akayisoma ikagira icyo imumarira buri mu buzima bwa buri munsi ikamumurikira, ariko nanone hari abagomba kuyiga bakayiminuza ari nabo bazayisobanura neza. dufite abantu bafite PhD muri Bibiliya, yego cyangwa se ugasanga ayifite no mu gitabo kimwe cya Bibiliya agifitemo PhD. yego sibyo? ku buryo rero umuntu nk'uwo nguwo utazi n'ururimi Bibiliya yanditswemo, yego niyo mpamvu ubona mu maseminari biga Ibilatini, Ibigereki ndetse rimwe na rimwe n'Ibihebureyi, yego kugira ngo umenye n'izo ndimi nunabisoma ubisome mu mwimerere wabyo, ariko uhabwe n'ubundi bwenge bujyanye n'amateka, bujyanye ese ibyahishuwe byandikwa byanditswe habaye iki, byagenze bite, kugira ngo ubashe no gusobanukirwa inshoberamahanga zose zirimo. yego kuko buri inyandiko nk'iriya irimo n'inshoberamahanga nyinshi. yego buriya iyo bavuze inyamaswa hariya bivuze mu magambo make, ubu ni ibintu ushobora no kwiga umwaka wose. yego ariko bivuze mu magambo make, bashakaga ni mu gihe kiliziya yatotezwaga. yego mu ntangiriro kiliziya yaratotejwe. rero hari umuntu uherutse kumubwira w'umupadiri ati gutotezwa kuri kiliziya, gutotezwa ni ibintu byayo. icyo yashakaga kuva naracyumvise. nta gihe kiliziya iba idatotezwa ntibibaho. uretse ko ari nabyo bikomeza. Padi wihangane guca mu ijambo, hari akantu washyizemo gatuma hari ibibazo byinshi ntari buze kukubaza. ntari buze kubasha kukubaza bitewe n'uburyo ushaka gutwaramo ikiganiro. nk'ubu nagiye kwita nkubaza ni mu ntangiriro kiliziya yaratotejwe. nagiye kwita nkubaza ntari ku bundi kiliziya niki. nk'ubu uri kutuganiriza bavuga uko biri kose abantu bose bazi kiliziya ari cyo, ariko ubu hari abatazi ubundi kiliziya, igisobanuro cya kiliziya ubundi niki. gusa ntituri bugereho nacyo nahita ngikubikizaho ngaho, ntabwo mbyibagirwa. yego noneho rero icyo gihe kiliziya mu ntangiriro zayo yaratotezwaga. yego mu myaka ya mbere ya Chrétienne, ikibariro cya gikristo, uzi ko gihera urebye kuri Yesu Kristo mu mivukire ye, hafi aho ngaho. noneho rero Yesu amaze gupfa nibwo inyandiko zatangiye kwandikwa kuri Yesu. amaze gupfa no kuzuka no gusubira mu ijuru, batangira kwandika ibyo Yesu yakoze byose n'ibyo yavuze byose. bigeze igihe abakristo batangira kugenda biyongera, ariko ingoma y'abaromani ntiyashakaga ibyo bintu bishyashya. ntiyabishakaga kuko yakekaga ko wenda bije kuyihungabanya, kandi yibeshye. abami b'abami les empereurs babayeho hafi ya bose batoteje kiliziya. ikiriya gitabo cyanditswe mu myaka ya za 1996 nyuma y'ivuka rya Yesu, ku gihe cy'umwami Domitien, ntabwo ari Dioclétien, Domitien watotezaga abakristo cyane. yego noneho mu kubatoteza niyo babasangaga aho baba bari gusengera, barabatotezaga bakabafata, bakabakubita, bakabafunga, bamwe bakanabica. ni naho tuvana abamaritiri ba mbere ba kiliziya. nka Emi, iyo mvuze abamaritiri ahita byumva cyane, abahowe Imana, kuko ni umugatolika w'umuhama. abahowe Imana, abahowe Imana. Emi ni umugatolika w'umuhama utavangiye. noneho ni ukuvuga ngo abakristo kubera ko icyo gihe bari byagezeho bamwe bajya gusenga banihisha, bakajya mu twumba ahantu bakihisha, bakajya ahantu batagaragara kugira ngo nyine bo basenge kuko kumvaga babikeneye, ariko ubutegetsi bwo butabishaka. niyo mpamvu batangiye kugenda bakora n'ururimi rwabo rusa nk'amarenga, niyo rwaba rwanditse ariko ni amarenga, kugira ngo bumvikane wa wundi ntiyumve icyo bavuze.
aba bayobozi bari bahari ntibumve icyo bavuze. Buriya umukristo yashobora guhura n'undi hari ikimenyetso bari baruvikanyeho cy'ifi, mwahura ukavuga ese umuntu twicaranye ndamenye niba ari umukristo cyangwa atari we, ningaragaza ko ni umukristo sakantanga, noneho ugahita ushushanya ifi muganira ukishushanyisha ifi hasi. Iyo nawe yitaga ishushanya ukanya uhita uvuga uraho mwene wacu. Kaba ikimenyetso ni langage, uburyo bwo kumvikana n'urugero rumwe ntanzi. No muri iriya nyandiko rero ko bimeze ibintu byose birimo n'ibimenyetso. Umukristo yabyumvaga yitaga byumva, ariko wa wundi yabyumva kumva ni ibintu by'igiparu kiraho igisimba kizaza igikoko ntamenye ko ari nawe bavuga. Ubundi igikoko cyavugwaga ni umwami wa bami, nubwo butegetsi bwarwanyaga ko abantu basenga. Muri icyo gihe ndavuga muri icyo gihe ubutegetsi bwarwanyaga ko abantu basenga, babitaga icyo gikoko, ndetse rimwe na rimwe baza kugiha n'umubare 666, umubare ugaragaza imperfection, kuko karindwi ari igaragaza perfection. Karindwi gukora muri rimwe ikaba imperfection. Perfection. Karindwi niyo perfection. Nyine karindwi perfection. Karindwi gukuramo rimwe bikaba gatandatu niyo imperfection. Noneho bara gatandatu inshuro 3 ni imperfection rwose. No kuvuga ngo yari Ikinyarwanda no kuvuga ute abantu bajya imperfection no kuvuga ni ibintu bituzuye cyangwa bihindanye. Abazi ikinyarwanda cyinshi abapadiri bazi kuvuga neza ikinyarwanda kurusha. Ni ibintu binahumanye bituzuye bitunganye. Ni perfection uvuga ngo ni ibintu bitunganye. Umubare karindwi ufitwe nande? Umubare karindwi dukunda kuwukoresha cyane muri kiliziya n'amasakramentu n'arindwi. Umubare karindwi abamarayika mu bijyanye n'ubuzima bwabo, umubare karindwi ugaruka kenshi. Mu kuvuga ngo icyo nashakaga kukwereka kugira ngo tutaza kwibagirwa icyo twasubizaga, buri igitabo cy'ibyahishuwe ibi amagambo menshi arimo ni imvugo ishushanya ikindi kintu umukristo yumvaga icyo gihe bumvikanagaho bo hagati wakomereje muri uwo mujyi w'abakristo yumva, ariko abatarimo ntibumva ibyo ari byo. None wa wundi utabizi nawe ashaka kubiha igisobanuro. Uyu munsi akavuga ati ubwo papa mbona yubashwe kunzwe kandi akomeye ariko nge ntamukunda niwe gisimba. Niwe ufite uramubare 666. Ntaho uwo mubare ufite heza. Kandi ariko bavuga uri kubanuza. Ubivuga nyine azabitwereka hano ufite. Ntaho ufite ntaho. Nabyo ndaza kugusobanurira ibyo ari byo. Impamvu bavuga ngo 666 ntaya afite. Noneho rero icyo tubare ari nkaho bavuga 144. Byabageze bazabona Imana bicaranye nayo 144. Nawo n'umubare washushanyaga. Umuyisiraheli w'ukuriye yahitaga yumva 12. 12 ni imiryango 12 ya Isiraheli. Reka tubyita amoko, nubwo twebwe iyo tuvuze amoko iwacu dukomereka, ariko ahandi amoko ntacyo abatwara. Tuvuge ko ari nk'amoko ya Isiraheli. Imiryango 12 ya Isiraheli. Iyo umuyisiraheli wamuguraga 144 yahitaga yumva 12 kuba 12. Si bya 144. Yego. Noneho kuba za millennaire ibihumbi kuba igihumbi gahita yumva 144. We yahitaga yumva iki? Yahitaga yumva ko umuyisiraheli wese wanogeye Imana uzamesa ikanzu yo mu maraso ya ntama wese azabona Imana. Yahitaga yumva bose. Ni nkuko natwe mu Kinyarwanda buriya dufite imivugire yacu umunyamahanga atakumva. Iyo uvuze ngo kibuno mpamaguru, umuzungu ukiga Ikinyarwanda avuga ati ikibuno n'amaguru biraza gutanga ikizi. Iyo uvuze ngo kanaka bamuhaye 8, umubeninwa urayibiza Ikinyarwanda utarakimenya avuga ati namabuye se bamuhaye namapine se nibicera 8 se niki, ariko wowe umunyarwanda uhita wumva ko atari ibintu 8, wumva ko bamuhaye umurage, wumva ko bamuhaye uhita ubyumva. Niriya mvugo rero bari abavandimwe mbere yo kujya gusobanura ibintu batazi, byaba byiza n'inama nabagira nk'umuntu ubakunda, babanze bicare babyige. Hanashimira ubuyobozi bwacu iyo buvuga ngo abayobora abandi nibabanze babyige banabigaragarize ko bafite impamyabumenyi na bushobozi. Naho ubundi waroga abantu da tukiraho ngo wibuke ko hari ibindi bibazo bambajije kandi nkibuka. Nubyibagirwa n'iki mpita nyongeramo. Ukivuga ngo twige mpita nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yishuriye abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Kandi bikatubwira yuko ngo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Sinzi muri terme ya Katolike ubwo ni Roho Mutagatifu
mutagatifu niwe usobanura ibyanditswe byera. None se uzajya kumenya Imana unyuze mu ishuri, kandi rero mutagatifu ari we utwigisha, kuko tubona yuko ishuri rya mbere ari ryanyuzwemo n'abanyeshuri 12 aribo bitwa intumwa za Yezu. uri kwiga igisubizo ndi kwiga igisubizo ariko nyuma yuko Yezu agenda umwuka wera yarabasanze abigisha ibiruta cyane ibyo Yezu yavuze, kuko niko yavuze Nyagasani, yavuze ngo icyaba cyiza nuko ngenda, kuko ninagende umufasha ntago azabona kuza, kandi umufasha naza azababwira ibiruta cyane ibyo nababwiye. None se Padiri, niba ibyo niba ubwo buhanuzi buri mu byahishuwe, umwuka wera ari ubusobanura agahishura icyo bisobanura, ubwo byadusaba ko tujya kwiga cyangwa twakumva ibyo Roho Mutagatifu atubwira. Reka ngusetse rero, hari aho wisubije ariko reka mpere mu kindi kintu nanjye numva gisekeje ngiye kuvuga ariko kirimo inyigisho. Ngaho umuntu utarigeze akandagira muri primaire n'ikiburamwaka, ikiburamwaka w'iki gihe ntago bazi iryo jambo iryo ari ryo, abana b'iki gihe gardienne maternelle na za crèche, reka tubite ibiburamwaka. Nagende ajye ku musozi hariya atakambire Roho Mutagatifu, umwuka wera ati mpishurira, kandi umunsi ndashaka ko nsomye Bibiliya, atarigeze yiga gusoma no kwandika. Yego, Roho Mutagatifu azamuha gusoma no kwandika. Nta gitangaza murabona muri uretse gatoya ni ukuvuga ngo ntabwo uzabuza umwana kujya kwiga ngo ajye kwiga mu ishuri. Yego, primaire na secondaire, kuko buriya niyo myigire y'ibanze yo hasi, ngo kuko Roho Mutagatifu azaza akabimwigishiriza mu rugo. Yego, azasenga iyo myumvire ntabwo ari yo. Noneho wibuke ko umwana Samuel imyaka myinshi imbere y'ivuka rya Yesu, kugira ngo atangire ubutumwa bw'ubuhanuzi, nyina yamushyiriye Heri, umwana aba mu ngoro, Heri amwigisha. Akuze Imana iramuhamagara, imukoresha ubutumwa kugira no guhamagara n'abandi batandukanye. Ariko na Mose ntawo bamwigishije. Uretse gatoya erega hari ikindi. Musa yabaga ibwami. Yego, kandi ibwami ntago habaga abantu binjije. ariko ibwami wenda niba bafite amashuri nka Université Catholique cyangwa Université y'u Rwanda. Yego, ariko barigaga aho ngabo bafite abantu babigisha. Ariko sicyo cy'ingenzi. Tugere kuri Yezu Kristo. Wowe ubwawe wivugiye yuko Yezu yabaranye n'intumwa 12 imyaka 3. ariko abona ko bidahagije. Agira ati abigisha. Ariko abona ko bidahagije. Roho Mutagatifu yaje yaragiye ababwira bahereye kuri substrat base icyo Yezu yabigishije. Ruvuga ngo mu ntangiriro Yezu yarabanje arabigisha n'abahugura, ndetse n'imyumvire mibi bari bafite agenda yibakuramo, abaho imyumvire y'Imana. Yego, imyumvire yindi itandukanye yagiye abikuramo. Noneho Mutagatifu aza nawe afite aho ahahera akomeza, sibyo? Wibuke Paulo Mutagatifu. Yego, we yari n'umufarisayi cyane, yari n'umuntu wanize. Yego, ku buryo niyo yasobanuraga ibyanditswe yabisobanuraga akoresheje n'ubuhanga bwose yize, akabasha gusobanura ukwemera kwa Kiliziya akoresheje na filozofiya, ndetse akayishyiramo. Umvise mi impamvu twiga filozofiya? Nibyo. Uvuga ngo na ka filozofiya yabaga yarize ku mpande kamufasha gusobanura ibyo bintu ubundi utapfa kumva. Ariko ajya guhamagarwa Padiri, uretse gato ajya guhamagarwa Yezu Roho Mutagatifu yamugendereye. Umva n'ubundi yari asanzwe yarize, ariko yego, ndabyemera cyane, akorera no mu koroni witwa Umuroma. Yego, ariko noneho Yezu waraza bwa bumenyi afite abujyana noneho kubukoresha nk'igikoresho gihindura abantu. Yego, urumva ko Paulo Mutagatifu nawe yarize rwose. Dayeri ntabwo yari kwandika atarize. Mutagatifu ko yari n'umuganga, wanditse iravanjiri ya 3. ariko Padiri buriya abantu banditse ziravanjiri enye n'urugero, cyangwa nicyo gitabo cy'ibyahishuwe ni Roho Mutagatifu babibabwirije cyangwa bari barize? Ntago binyuranye. No kuvuga ngo bari bagize amashuri biga ntasa n'aya yacu, kuko natwe mu myaka 2000 iri imbere amashuri azaba sukundi, ntago azabasa nko tumeze. Abantu bazi ko twageze hejuru ugasongera ntago turahagera. No kuvuga hari uzaza avuga atari kubona muri 2024 bigaga kuki batagiraga gari ya moshi mu Rwanda. Kuse mwari mumeze mute? Igihe imodoka zizaba zica mu kirere ukagikika rukaguruka gato muri metero 20, bazajya bavuga ati mwagenderaga ku butaka gusa. No kuvuga ngo ntimugira ngo amajyambere twayengesheje. Gusa icyo nshaka kuvuga ni iki, hari Matayo yanditse kuko azi kwandika, araho yabikuye. Mariko
ni kimwe. Luka we yari n'umuganga, ndayiba ko umuganga. Yohani we yanditse wumva ari ubuhanga buri hejuru bukomeye bisaba iyo atangiye ati ijambo yahozeho verbe niryo zimizo ubwaryo rigaragaza ko umuntu afite icyo twita abstraction iri mu rwego rwo hejuru. Sinzi uko abstraction nayivuga mu Kinyarwanda. Roho Mutagatifu rero yakoreshaga ubuhanga bafite akabafasha gutera imbere no kugeza ku bandi ibintu binoze. Kwiga rero ntuzabiseke, ntuzabigire, kuko Roho Mutagatifu erega wa Roho Mutagatifu uzagutora na Imana izagutora ikunyuza mu muyoboro wose ukenewe kugira ngo uzabigereho. Yego. Ubuse umuntu yaza agakoresha kamera nkawe utarabimweretse, ntibishoboka. Hari ubibona uri kubikora akavuga ati kubirangiye nanjye nabikora, nyamara yaza ugasanga yakugize nk'ikijumba kandi uri umuntu, sibyo? Bisaba byibuze niyo bitaba kwicara mu ishuri ngo ukore imibare n'iki, ariko le savoir faire, the scientific know how, ukaba ufite aho wayikuye. Donc uvuze ko kwiga ni ngombwa, ariko ntabwo dusobanuye ese ni ngombwa ngo wige ishuri niri kugira ngo ubashe gusobanura, cyangwa nshobora no kuba ndi kumwe nawe ubibyumbwira bikamviramo amasomo ashobora gutuma niba umuganga kugira ngo umuganga agomba kwiga ikiganga, umupsikologa akiga psychologie, umubaji akiga ububaji, umunyemari akiga finance. Ni nabyiza kujya kwigisha iyobokamana rifite n'umuco rivamo, kuko iyobokamana ryacu Imana yabanje kunyura mu muco n'uyu ikoresha n'imvugo zaho, kugira ngo rero uzabyumve ni ngombwa, kugira ngo uzabyumve byose ni ngombwa ko wowe uzabyigisha ugomba kubanza kumenya uwo muco, ukabasha kumenya icyo Imana ishaka, ukabasha kumenya aho uwo muco no gushaka ko Imana bihurira naho bidahurira. Kuko buriya muri Bibiliya harimo amagambo agaragaza ugushaka kw'Imana, ariko harimo n'amagambo y'umuntu. Umuntu nawe kuko afite sentiment, yandikaga nawe afite sentiment. Ariko plaisir, reka nguhe urugero. Ndakumva cyane. Urabona wowe na Emi, harya mugenzi wawe witwa Thierry, reka mbatume ngende mbabwire, mumbwirire Karoli utera hepfo muti Padiri Piero, abatari babizi naryo ni izina ryanjye. Padiri Piero aravuze ngo umwishyura amafaranga arayakeneye rwose, waramuhemukiye. Mwishyura ya mafaranga kuko waramuhemukiye, arayakeneye cyane. Ntutayamwishyura rwose agahinda karamwica. Ntago nimugerayo mubivuga kimwe. Kandi nababwiye ibintu bimwe. Ema ashobora kugenda akavuga ati ariko Karo kuki wahemukiye Padiri Piero umwana mwiza. Njye natamubwira ati kuki wakarabije Padiri. Kuki wakarabije Padiri. Wowe ushobora kugenda ukavuga uti aha urafunzwe da. Padiri aragufungisha. Aragufungisha kuko utamwishyuye amafaranga ye. Sibyo? None rero mwishyura utarafungwa. Buriya ashobora kugenda akamubwira atumva rero ngwino nguhe icupa bakaganira. Rero impamvu nguhaye icupa ndagira ngo nkuburire Padiri Piero yarakaye n'ibiki byose ntimubivuze kimwe, kandi mwese ubutumwa nabubahereye hamwe. Impamvu twiga rero niyo yihe, ni ukugira ngo tubashe gutandukanya sentiment z'umuntu n'ukuri Imana yatanze. Imana yatanze ukuri, ivuga ukuri ishaka, ariko Luka iyo ari kuvuga inkuru imwe na Mariko haraho ugera ukabona biri gutandukana, ariko ukuri kurimo ko kwa kundi kw'imbere niko ariko biratandukanye. Haraho uzasanga avuga ati nuko Yezu arahaguruka, undi akavuga ati igihe Yezu yari yicaye aganira n'intumwa ze zibwira iki, ariko ibyo byose umwe yavuze ko yarahagaze undi yari yicaye, ariko icy'ingenzi twe tureba ni ikihe, ni lo message y'imbere. Abari hanze aha ngaha basigaye bajora ukwemera nabo barahari, bahera kuri utwo detaye tw'ibintu bya sentiment umuntu agaragaza, bagatangira gushaka kugaragaza ko kwemera nta mpamvu zo kwemera, ariko ubundi sibyo. Nta hantu hose ku isi niyo ugiye kuvuga ikintu ukivuga harimo n'uko uteye, noneho hakazamo n'amateka. Ubu ngubu umuntu uzareba iki kiganiro cyacu mu myaka 500 iri imbere agomba no kuzabanza akamenya amateka y'iki gihe hari habaye iki, naho ubundi ntiyabyumva, ntabwo yabyumva. Cyane cyane naho byanditse naho bazarabyumva, ariko cyane cyane naho byanditse bigusaba kumenya icyo bita mu Gifaransa context cyangwa context mu Cyongereza. Context yari iyi no kuvuga iki rero, no kuvuga ngo niyo mpamvu kwiga iteka bizahora
bikenewe. hanyuma roho mutagatifu akagufasha agendeye ku byo wize. Roho mutagatifu afite icyo abaza kuzaniye n'icyo ashaka kugutuma, agakoresha n'ubwo bumenyi ufite yaguhaye. Erega no kuba ubifite nawe yabigizemo uruhare, no mu kwiga kwawe nabyo yabigizemo uruhare. Yego, nawe yabigizemo uruhare. Ese kuki ubundi abayobozi barimo kutubwira nyine ngo abantu bajye kwiga, wabwirwa n'ikintu bati roho mutagatifu uri kubibakoresha? ubwo nawe ni roho mutagatifu uri kubibakoresha. Roho mutagatifu niwe uyobora isi. Roho mutagatifu agenderera umuntu tutaza kwinjira ahatatureba wa mugani, ariko nayo vanti utari umukirisitu ntabwo roho mutagatifu cyane. Roho mutagatifu ashobora kugukoresha utaranamwemera, akagukoresha. Ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona mu mico ni imwe n'imwe yo ku isi bataramenya n'ivanjiri, hari utuntu bavugaga dufitanye isano n'ivanjiri kandi batarayimenya. Noneho iyo yaza ikaza ije kuzuza ikituzuye, ariko barabivuze mbere. Kuba mu Rwanda hari ibintu bavugaga ukabona ko roho mutagatifu yabagendereye, gusa hakeneye cya kintu cyo kumwakira noneho banamwemera, ibintu bikuzura. Urugero mu Rwanda barakubwiraga ngo bari bazi ko bafite umuvugizi witwa Ryangombe, nkuko natwe dufite umuvugizi witwa Yesu Kristo. Ariko noneho ikivanjiri yababwiye ati nubwo hari umuvugizi, noneho n'Imana wanayibwira directement, twebwe noneho n'umuvugizi nawe ubwe n'Imana, ubwe n'Imana, ariko bikuzuzanya. Barakubwiraga bati iyo umuntu apfuye ajya muri karisimbi, kubera ko buri ifite amasimbi. Iyo umuntu apfuye afite imico myiza yitwaye neza, ajya kuruhukira muri karisimbi. Uwapfuye bitameze neza yarananiranye nyamuragira, kuko yakaga n'ubiracyaka. Urumva ko hari aho bijya guhurira n'ijuru n'umuriro. Bari ibyo bintu bari bifite ku buryo tubyita uburyo infuse, bari babyifitemo nka roho mutagatifu bamurikira, ku buryo noneho n'ivanjiri ya Yesu Kristo nayo izabona roho mutagatifu nanone ibyuzuza. Kwa kuri bari bakuzi, ariko bakuzi igice bakakumva ku buryo bwuzuye. Wambajije ngo kiliziya ni iki, sindabisubiza. Yego, kiliziya ni iki? Ubundi ijambo kiliziya biva kuri ijambo ry'ikigereki ecclesia. Ecclesia rero ni nabyita assemblée, ikoraniro. Tubivuze mu magambo atagiye kuri mu bintu twize. Ikiliziya yatangira na Yesu Kristo. Yesu Kristo ubwo yigiriye Petero ati uru rutare, kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Ni nayo mpamvu namubwiye ngo nyiri kiliziya ni Yesu, si ya papa, si ya padiri, si umwepiskopi, si yande. Abo bose ni abakristo muri kiliziya, buri wese mu nshingano ze. Padi, sorry gato kiraho, ejo bundi hari umworthodoxe w'umupadiri yitwa Petros twakoranye ikiganiro, aho hari ibintu tutumvikanyeho kuri iyo ngingo. Yarambwiye ngo hari abavuga ngo tiye Pierre et sur cette pierre je construirai mon église, ngo rutare ngo kiliziya ya Roma yarabigoretse, ngo yaravuze ngo uri Pierre, ngo donc urwo rutare ni Yesu ubwe wivugaga, ngo Yesu niwe yavugaga ati we Yesu rutare, Yesu niwe rutare, ngo kuko niwe kiliziya yubatseho, ntago yubatse ngo ni wowe rutare rwanjye. Oya, ibyo byo namagambo ava muri za Zaburi. Hanyuma aho yaravuze ngo mwebwe kuri amuvuga ngo Pierre nyine tiye Pierre, we yaravuga ngo ngewe donc Yesu niwe rutare, niwe iryo buye ngo ryubatseho kiliziya. Aba orthodoxe ndabazi ndabakunda, yewe n'indi pumo ya kiliziya, l'autre poumon de l'église, igihaha cya kiliziya, umugani wa Jean Paul. Ariko nanone njye ntabwo ndi bukwemera ko orthodoxe. Icya kabiri, ntabwo numva ukuntu Yesu yabwiraga Petero, nako ntabwo uvuga ukuntu Yesu yibonaga imbere ye ati Yesu we uri urutare, kandi nabyo harimo confusion. Umupere kandi uwo orthodoxe sinzi ni uzarebe niba ari muri bo murongo wa orthodoxie i Moscou. Ashobora kuba ari babandi bahumekeyemo na roho mutagatifu. Oya, sectaire, kuko nabo barahari. We ngo ni y'Abarusiya. Simbizi nawe no kuzabireba neza. Nese pade bura muri nuza mu ivanjiri ntihari ahantu Yesu ubwe yihamizaga yuko ari we rutare. Ntago byavuguruza, ariko iryo jambo yavuze, yabwiye Petero ati rutare, kuri urwo rutare uzubakaho kiliziya. Erega ni jambo Pierre nicyo risobanura. Pierre se ni ikibundi mu Kinyarwanda. Pierre ni rutare nyine. Ni nawe bamwise iryo zina ubundi yitwaga irindi zina. Ntabwo yitwaga gutyo. Simoni mwene Yonas. Yesu niwe wamwise izina rya Petero. Noneho rutare, kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya. Kiliziya itangirana na Yesu atora intumwa yigisha ingoma y'Imana yaje mu bantu, iyo kiliziya nyine, ariko yirema buri ku buryo budasubirwaho igihe apfa akazuka.
ndetse ku musaraba bikagaba ikimenyetso cy'amazi n'amaraso biva mu rubavu rwe bishushanya Roho Mutagatifu wari ugiye kuza, kiliziya yavukaga n'amasakramentu ya 7 yose, ariko cyane cyane Ukaristiya n'abatisimu. Noneho rero iyo kiliziya yasakaye muri Pentecoste. Igihe Roho Mutagatifu yawundi Yezu yabasezeranye, Yezu Kristo, kandi cyo tugiraho Kristo. Kuki uyu munsi ndivuga Yezu gusa, Yezu Kristo. Yesu ataza kuba Gabriel Jesus. Sibyo? Ba Yezu bandi barahari. Ba Yezu ni benshi. Gabriel Jesus mu Arsenal. Donc Yezu kandi Kristo. Yezu Kristo yabasezeranyije Roho Mutagatifu. Igihe kuri Pentecoste igihe bifungiranye bafite ubwoba gupfa nkuko bamubonye apfa. Roho Mutagatifu arabasanga, barasohoka bajya kwamamaza ko wundi wishwe yazutse. Iyo niyo nyigisho ya mbere ya kiliziya. Naho izindi zose zishingiye n'ibyo bindi tuba turimo byose, icy'ingenzi nuko wa wundi witwa Yezu Kristo yarapfuye kandi yarazutse, turabahamya babyo. Ibindi byose bizubakira aho ngaho. Naho rero kiliziya itangirira ari umuryango w'abana b'Imana. Irakura. Muri uko gukura niho haje mu bya bintu nakubwiye by'abamaritiri abaho Imana, itotezwa n'iki. Ubwo rigikura nibwo Petero ni wese uyobora izo ntumwa 12. Petero ni wari umukuru mu ntumwa. Yego. Padi Petero yari asanzwe yitwa nde? Simoni. Ari muri za ntumwa za zindi? Ari mu ntumwa 12. Niyo mpamvu ubwo wa mupadiri ndamutsinze mise mbona icyo nzamutsinda. Nyine we agasofisme yakoresheje yarambwiye ngo zira ntumwa rukuntu ngo zagiye nyine buri yose kumwe watubwiraga ngo dutumye nge na President na Thierry twagenda tuvuga yenda bitandukanye. Ngo kiliziya ya mbere ni iyo Yerusalemu, ngo ya kabiri za Antiochia, ni Roma, ni Alexandria n'ibiki, ariko agasofisme yakoresheje yanyumvishije ukuntu nyine iyi kiliziya gatolika y'i Roma atari idashingiye kuri uwo nguwo Petero yambwiye undi. Ubwo igisubizo nzumva nyine ko nawe afite amakuru make, cyangwa se sinahamya ko ari muri Orthodox y'i Moscow, kuko nabo hari abigeze kuza mu Rwanda ariko nabo basa nk'abiyomoye kuri abo ngabo no kuzabicunga neza, ntacyo nahamya. Hanyuma rero iyo kiliziya yarakuze, ari Paulo yakoze ingendo zamugejeje ni Roma, na Petero yakoze ingendo zamugejeje Roma, ni nabo baguye bombi muri kwa kwicwa kwa Kristo. Petero na Paulo baguye Roma, bishwe n'ubutegetsi nyine bwa Roma butashakaga iryo bukamana. Petero bamubambye ku musaraba bamucuritse 6 na 3. Hanyuma Paulo ni mu myaka 3 yakurikiye 6 na 5 bamuciye umutwe. Ni naho mpamvu uyu munsi uretse ko hari n'amateka yandi yagiye abaho nyuma yaho, amasezerano yagiye abaho n'ibindi tutari bujyemo uyu mwanya, niho cyicaro cya kiliziya kiri. Vangu cyicaro cya kiliziya kiri hehe? Kumva ya Petero na Paulo. Mwe bavuga ngo muri ngo ahantu Paulo na Petero bashyinguye, no kuvuga ngo niho hari icyicaro cya kiliziya ku isi. Icyicaro cya kiliziya ku isi kiri i Vatican. Mu mujyi wa Roma. Ariko Vatican nkwibutse ko nayo yifitemo akantu kubwigenge kugeza n'ubwo igihugu cyihariye ariko igihugu. Noneho mite nsubiza n'ikibazo undi muntu igeze kumbaza kandi nawe ukomeye, abimbariza no kuri YouTube, ambaza ngo ese biriya ngo kuki cyicaro kiri Roma, ngo kandi intumwa zari zaratutse muri Israel na Palestine. Namubwira ubundi kuki umurwa w'u Rwanda ari Kigali kandi u Rwanda rwaratangiriye Gasabo. U Rwanda rwa Gasabo hirya kuri Muhazi. Ntago bivuga ko aho igihugu cyatangiriye byanze bikunze ariho haba kapitali yacyo, sibyo? Nuvuga ngo u Rwanda ni Kigali, ariko Kigali yabaye u Rwanda vuba aha, ubundi mbere hano hari mu mahanga. Ariko hari impamvu yatumye Kigali aba yiba mu murwa mukuru. Kuki noneho ariho bahisemo gushyira icyicaro hariya i Vatican? Nyine iyo ni imyumvikanire y'abari muri iryo bukamana babyumvikanyeho, bavugana n'ubuyobozi busanzwe kugeza igihe habonetse ko haboneka icyicaro cya kiliziya. Cyangwa ko icyo gihe n'ubundi Roma rero yari itegetse isi, yari ifite isi yose. Nawe urabyumva kubera ko Roma n'ubundi yari ikomeye, kandi ngo ubundi iyo ushaka ko ikintu cyawe gisakara uhera muri kapitali. Ubundi se reka nkubaze, YouTube yawe ishingiye Nyamagabe? Kigali kubera iki?
bishyize i Kigali uw'inyamagabe arayikurikira ariko uw'inyamagabe kugera i Kigali bishobora kugorana n'ubundi kapitale kuyikoresha kugira ngo ibyawe bigere hose ibyo ni ihame risa riri mu bantu batanirwa bumvikanaho cyane birikora kuba icyicaro cya kiliziya kiri i Vatican Roma ntabwo ari ikintu gitangaje nuko muri strategy za kiliziya ishobora kureba ikavuga iti ariko mureke n'ubundi aha hantu izi ntumwa zapfiriye intumwa za nibo bamperere bapfuye batuye niho hakomeye cyane ariko ni naho dufite amateka y'abamartiri benshi navuze Petero na Paulo ko abakristo bahaguye ni benshi cyane abari bayobotse ukwemera b'abanyaroma aho ngaho bayobotse ukwemera ko ari guturutsa ahandi bariko barakuyoboka birangira benshi banishwe wakugeza ngo kwereke za katakomba kwereke aho abantu biciwe aho bashyinguye wakumirwa wabona ko ahubwo iyo abari muri iki gihe byari kwitwa jenoside byari kwitwa jenoside kuko urumva babicaga bahereye ko bahuriye ku kintu kimwe cyitwa ukwemera yego padi nyemerera tuse nk'abanyaruko kuko wa mugani byaba amateka maremare ubwo nari kwitangira ibibazo byinshi ariko reka duse nk'abagaruka kuri ya ntego yacu Petero agize gutya ahagarariye abandi aragenda byanze bikunze hari uwamusimbuye gutyo aza kuza n'abandi bapadiri n'iki ese izina papa ryaje kubaho gute ubundi dukurikije amateka nibuka mu ntangiriro ntabwo nubwo kuyitwaga papa ryaje ari nk'akabyiniriro ariko hari akabyiniriro kamenyekana rwose abantu bakaniyibagirwa n'ibindi ndetse rimwe na rimwe bikajya no mu bitabo ni nk'uko ijambo misa ryaje ari ubundi ryatangira akabyiniriro misa ariko ubu no mu bitabo handitsemo messe mass no mu ndimi zose ariko ubundi icyo tuba duhimbaza ni Eucharistia ni izuka rya Kristo urupfu n'izuka bya Kristo misa byaturutse he nuko mu kilatini misa yasozaga bavuga ngo ite misa est icyo twahimbazaga kirarangiye mwitahire mu mahoro none abaturage bakumva misa buri munsi misa tugiye mu misa kandi arakajambo kavuga ngo ibyo twahimbazaga birarangiye mugende turabohereje mujye kugaragaza ibyo twabigishije sibyo hasigara na misa na papa nuko byaturutse uretse ko wenda muri buza kumbabarira aho ngaho ntabwo nibuka umupapa byatangiriyeho ariko hari umupapa wigeze kuba ari umuntu uzwi cyane abantu bose baramenyekana ariko burya hari umuntu ugira umwihariko akamenyekana akaba icyamamare cyiza ariko icyamamare cyiza kitari ibi byamamare mbona bidakwiye no kuba ibyamamare hari abantu bita ibyamamare badakwiye kubyita ahubwo ubona barangaye kuvuga ngo uramamaye kuko ufite amaherena mu zuru no mu gutwi no mu mano burya ntabwo buryo nk'umwana muto tuba tumuyobya abantu rwose bameze gutyo wambabarire simbanga ariko mbona atari indangagaciro z'umunyarwanda wakwambaye bisanzwe ukisukura nk'umusore nk'umukobwa ariko ntiwiyangize yaguhindura uruhu rw'umubiri wawe ejo niba kubagwa kwa muganga bikanga si wowe uzaba ubyiteye ukiyita icyamamare ariko ushobora kuba icyamamare kandi cyiza uwo mupapa yari icyamamare cyane bamukunda cyane noneho rimwe kwa kundi papa asohoka agiye gusenga abapapa bafite umuco wo kuvuga indamutso ya marayika imbere y'abakirisitu na papa n'umukristo ariko abakirisitu baje aho ngaho bose yaraje noneho bantu aho bahita bavuga ngo dore papa wacu batangiye kujya bamuhamagara papa wacu izina rirafata ndabakurikiyeho papa rirangira rigiye mu ndimi zose papa na pope na pape mu gifaransa bivuga papa data sibyo ubundi buriya bariya abantu bakora ubutumwa bwa Petero no kuvuga iki Petero ni pontife ni umuhuza w'abantu n'Imana no muhuza abantu n'Imana harimo pont ikiraro sibyo ni pontife romain pontife ni abangaba bose ni successeur de Pierre n'abasimbura ba Petero
sibyo aba bose ni ayo niyo mazina yabo bundi Pontife Romain successeur de Pierre évêque de Rome bishop of Rome n'umwepiskopi wa Roma. Umwepiskopi wa diocese ya Roma rero ni nawe ubushinzwe ubumwe bwa kiliziya ku isi yose n'inyigisho ziboneye. Yego. Ari we nyine twise muri ka kazina k'akabyiniro ka papa kafashe ariko nakuko kabaye keza nyine ntago nkarwanya. Yego. Ni icyo ngicyo. Naho ubundi ibindi byose bamuvugaho ni pago hari habaho umuntu bikora byo guharabika wowe akaba azanabibazwa n'Imana. Ariko hari n'ubikoshwa n'ubujijida kuko yabyumvanye undi ukomeye akabijyana umuntu ashaka kubikora ari umucyo mumurikiye ari Roho Mutagatifu mubwiye uti nyamara nubwo biriya bintu bimeze gutyo ariko buriya papa mumwitondere koko yaje kurwanya Imana. Kugeza kuri sande meza ko nta Roho Mutagatifu ushobora kuvuga ibyo bintu nk'ibyo. Kandi nkwereka papa umurongo arimo mugari muremure. Reka mwe mumenyetso nka bitatu bashingira bavuga bati reba iki kintu umubwiye niba koko ahagarariye Imana mu isi. Icyambere mu minsi yashize papa yagize gutya avuga ko abatinganyi ari abantu nk'abandi badakwiriye guhagarikwa, badakwiriye sinzi ko muri kiliziya ko mubyita teme mukoresha yo twere tubyita guhezwa kuri Eucharistia cyangwa gutengwa ibintu nk'ibyo. Bati mubareke nawe no guhabwa akato ahubwo mubaye ikaze mubabe bugufiya nabo n'abakristo nk'abandi. Hanyuma bikomeza bivugwa yuko we yahaye ikaze abatinganyi mu gihe Bibiliya igaragaza ko ari kizira imbere y'Imana. Uretse ko na Bibiliya hari abantu bayibeshyera. Imana yagaragaje ko idakunda ubutinganyi, sibyo? Idashaka n'ubutinganyi. Ariko ntabwo yize vuga ngo mwice abatinganyi. Yagaragaje ko ari kizira. Ni kizira nyine. Yego. Ariko ntabwo umutinganyi ari wo gupfa. Yego. Ntabwo ari wo gufungwa, ntabwo ari wo gukubitwa. Cyane rwose. Nunyereka ahantu kimwe n'umusambanyi, kimwe n'umujura, kimwe n'undi wari wese. Ubivuze neza. Ubutinganyi kubikora byijyanyemo nta burwayi afite ni umunyabyaha. Yego. Kubijyamo arwaye wo n'umurwayi. Sibyo? Kuri ngewe rwose ubutinganyi nuko mbubona. Muri iyi minsi ngo harabasigaye bujyamo kuba udufaranga. Narabini ko nabyumvise. Wowe rwose Imana izana mubaza ariko nkabiriya nibiki. Sibyo? Gukorera amafaranga ukora ibidakorwa wigurisha Erega hari n'amagambo umuntu avuga ko vuga turi twenyine twirena yavuga ariko kuri kamera. Noneho ubijyamo kuko mu mutwe hatari gukora neza kuko mbabwiza ukuri ninshaka nzabizire wenda hari ikintu basigaye bita ngo na homophobie ngewe ubwo bakivuga simbyemera. Homophobie ubundi byagombye kuba kwanga umuntu ariko ubu babigize ngo ni ukwanga umutinganyi. Yes, abatinganyi sinanga nanga ibyabo nanga ibi bari gukora. Ubijyamo arwaye wakeneye n'ubuvuzi, ubijyamo arwaye wakeneye n'ubuvuzi, yego, keneye n'ubufasha, keneye guherekezwa. Noneho impamvu papa ashobora kuvuga atari ko batinganyi mwibaheza mu buzima rusange bw'abantu nuko n'Imana idaheza. Ubu sari umuntu wari wakora icyaha Imana ikamukura mu bantu. Ariko uburyo bivuze uretse gatoye ndahagera. Hari umuntu wari wakora icyaha Imana ikavuga ngo muvane mu bantu mujugunye mu ishyamba nazongera kubegera icyaha cyo cyose. Na Yezu nawe bamuzaniye umugore ngo bamutera amabuye aravati oya utarakora icyaha namutera ibuye. Yego. Asigaye ari utarakora icyaha avuga ngo nanjye singutera ibuye. Yezu nawe wese yaratarakora icyaha kandi nicyo yarakoze kuko nawe ntiyamucira urubanza. Aravuga ati nanjye singucira urubanza genda ntuzongere subira mu bantu. Yego. No kuvuga ngo papa icyagaragaza nuko atinganya atarabo gufunga, atarabo gukubita, atarabo kwica. Kandi kuri iyi si byaragaragaye ko hari ibihugu hari n'imico imwe n'imwe yashatse kwikiza abatinganyi ngo bapfe cyangwa bafungwe cyangwa babuzwe ubundi burenganzira bw'abantu. Najya guhaha mu iduka bavuga ati twarabimenye n'umutinganyi sohoka. Najya muri bisi sohoka. Aya ntabwo byaba ari byo. Icyo nandemeranya nacyo. Noneho papa icyo yavuze ni iki? Papa yaravuze ati abatinganyi n'abantu mubabanira uko bari, sibyo? Mubabanira uko bari ariko ubutinganyi bwo ubuzima bwa kiliziya n'ibitabo bya kiliziya n'inyigisho za kiliziya zigaragaza ko ubutinganyi ari ikintu intrinsèquement mauvais. Aho ngaho emeraza kumfasha umuntu bize philosophe. Intrinsèque hari ikintu byo bita extrinsèque na intrinsèque. Ibintu biri intrinsèque
no kuvuga ni ibintu biri no muri nature muri kamere muri kamere yabwo ubutinganyi ni bubi ni bubi move ni bubi ari ibintu bire extrinsique yo vuze ngo extrinsique facteur extrinsique zishobora kukugiraho ingaruka ku buzima bwawe n'urugero tuvuge klima nayo ishobora kwafecta byeri wasize byeri ni facteur extrinsique ariko intrinsique biri nature muri gene zawe usanga nko muri iwanyu mwifitemo kuva imyuna biri muri kamere zanyu mubihererekanya ntawe ibyo ntawe wabicikira nyine biri mu intrinsique uko kubura inzobe intrinsique yego ntago wabihunga na wa mukobwa bitukuza undi mu byukuri mu mubiri w'imbere bari gikara oya padre reka ngusetse hari ibintu merutse kubona kuri YouTube urabona hari nk'umuntu intrinsiquement natire cyangwa uhoraho abatara bayarateganyije ko zaba afite nyashi ni ikibuno ukaba ntacyo ufite nyine ugomba kuba umeze nk'ihene iri kurya imihati sibyo nivuge wajya kugitereshaho kandi nyine bitari muri kamere yawe uhora batari ko yabigeneye nabonye basigaye ngo bava inyo uhita ingaruka ugiye kwitezaho biceps kandi atari izawe utaturutse no kuri siporo wagira ingaruka no kuvuga ngo buriya kana k'imyaka 8 ushobora ukabona kameze nk'utundi twana ariko muri ko uwo mubiri nyine ubwara kazawugira kifitemo igihe nikigera haro hormone zizaza kagita kamera gakura ibikaza nyine intrinsiquement ngo muri icyo gikorwa bwacyo ni kibi 100%. Izo ni inyandiko za Kiliziya na papa ntiyazivuguruza ntiyanabishobora yaba sari papa wahehenye ntago byashoboka ntabwo yazivuguruza gusa we yaravuze ati ntimubice ntimubaheze munabamenya aho batuye ariko bagaragaza ko we yabujije umuntu wese kuba yaguheza muri gahunda za Kiliziya Gatolika niba ari sakaramento niba ari inshingano runaka zo muri Kiliziya ngo nanjye umuntu umwe ayo magambo ntayo yavuze unyereka iyo nyandiko rwose niko ni ibyo abantu bavuga ibyo abantu bavuga rero byo ni byinshi niba yaruze kanaka abantu ibyo bavuga nyirakanaka yaruze kanaka yamurogeye ntitubizi ariko niko byagenze ibyo abantu bavuga erega n'ukureba akavuga ate uziko president avuye gusambana undi akamureba amaso ngo se n'umuntu uvuyeyo none se padi noneho tukiri kuri aho ngaho kubijyanye n'abajya kugera ku busaseredoti n'urugero Emi arabizi iyo nicyo kimenyetso kikugaragayeho ko ubuzima bwawe bwaba bwerekera aho ngaho bagusezerera mu mahoro ni kimenyimenyi hari n'ikiganiro nakoze ni ku Kwezi TV menye kuri promotion yanjye niga mu seminari nkuru hari abafaratiri 6 birukanye kuko bari bajyaga bisi inzara bakazisiga byandi bakobwa bagira bakimakiya bakanagenda kwa kundi nyine bagenda bakobwa bakitana na basheri barabirukanye da 6 ibyo bintu rwose biranditse ntago ari ibyo mpimbye ahubwo ntiwanayobora abantu meze utyo muri Kiliziya ndavuga muri Kiliziya tukira aho ngaho hari igitabo giherutse gusohoka cyitwa The Closet of the Vatican cyitiriwe bavuga nyine ngo Sodoma inoza bajya akabyinano ka Sodoma icyo gitabo nyine Vatican ngo yabaye Sodoma icyo gitabo cyanditswe n'umuntu witwa simibuka neza ariko yavugaga yuko i Vatican ngo 80% by'aba abepiskopi niko nabyita abapadiri baho 80% ari abatinganyi kandi babikora mu buryo bw'urwihisho yandika icyo gitabo yagaragaza ubushakashatsi yakoze ndetse agaragaza n'amazina y'abantu bagiye bagira gute bamuha ayo makuru bari i Vatican bigaragara yuko ahubwo icyo kintu cy'ubutinganyi gishobora kuba gifite imbaraga nyinshi muri Kiliziya noneho papa akavuga ati uko biri kose ubu noneho twakoherereza abantu ufite iyo intrinsic behavior sinzi ko twayo desire sinzi iyo nyine icyo kintu cy'ubutinganyi behavior tendency cyangwa se tworohereze ubwo buzima nyine ntitubahereze ariko baye muri twe uko byabanze kugaragara yuko n'abayobozi bo muri Kiliziya nabo bwabo bifitemo cy'ubutinganyi icyambere twabanze tukumvikana yuko mu byo papa yavuze atigeze avuga ko ubutinganyi ari ubuzima bwiza yego kandi ko n'inyigisho za Kiliziya gatigisimu ya Kiliziya amategeko ya Kiliziya
Vatikani ya kabiri n'ibindi bitabo byose bya kiliziya n'abahanga bayo bigaragaza ko ubutinganyi butari no mu gushaka kw'Imana. Ni igicumuro kuri ngewe nkongeraho ngo bishobora no kuba uburwayi. Ibyo ni nabizira nzabyemera rwose kuri nge n'uburwayi. Ntabwo umuntu muzima yawe. Ariko prezi ahantu nakigikira padiri kiliziya ya Yezu yashinze imwe padiri ari kukubwira uyitandukanye n'amazu n'ama-institution ya hano ku isi. Ariko nahise ndibuza kubura kuvuga kuri papa kuko ni uyihagarariye. Nyine buretse gato ejo bundi hari umuntu twakoranye ikiganiro ari kumbwira umudamu witwa Liliane Uwineza. Yambwiye ngo hari channel ngakunda gukurikira y'umuntu witwa ngo Padiri Apollinaire uba muri Canada. Ngo yitwa ngo Alpha na Omega iyo channel. Ngo arantu ngo umupadiri yavuze ngo mu bapapa bantu umaze kuvuga 266 ngo 40 ngo bari antichrist ngo 60 ngo nabatagatifu ngo abandi basigaye ngo ntiwamenye ikiciro barimo ngo bari hagataho. Impamvu mbivuze ni ukuvuga ko kwa kuni padiri yakubwiye mu bigeragezo kiliziya igigira padisi wasanga no mu bapapa bagiye babaho nabo ubwabo hari ababaye ibigeragezo kuri kiliziya. Naho nabari kuhagera ahubwo Imana yamfashije. Ubundi nta societe y'abantu ushobora kubonamo abantu bezishina kwijana. Intege nke za muntu zigaragara hose. Nta societe nimwe niyo nubwo bavuga kiliziya ugena hatari kiliziya n'ahandi hose uzasanga des imperfections zibaho. Gusa icyo turi kuvuga ni iki icyo kuri bavuze iramfashije. Ibyo turi kuvuga nuko nabandi nkwereka ko inyigisho za kiliziya zo cyo zivuga ubutinganyi na papa ntiyabivuguruje gusa yaravuze ngo abatinganyi ntibibica kuko kubica nabyo byaba ari ikindi cyaha. Kubaheza cyaba ari ikindi cyaha ntabwo icyaha gikosorwa n'ikindi. Ikindi cya kabiri uwo mugabo wanditse igitabo ryabamwe ngo yitwa Frédéric Martel. Ndasaba imbabazi ko icyo gitabo ntarahura nacyo ngo ngisome. Zagisome Ariko mumbwira atuye he cyangwa yaratuye ni Umufaransa. Iyo mumbwira muti bukora yigiriye Vatikani. Iyo mumbwira ko yaratuye muri Vatikani. Yego. Kandi ko arabo bapadiri n'abepiskopi bahari bamuhaye makuru. Yego. Ari n'abavuga mu mazina. Kuko baravuga ati bibera mu rwihisho. Ibintu bira mu rwihisho ubimenye ute. Binyibukije undi muntu bigeze kuvugaho kira ntari vuga izina warushinzwe gukora imihanda. Umunyamakuru aza kumubaza ati ese ko abaturage bari kuvuga ko urya imihanda. Ndetse koko wabyumvise bavuga ko urya imihanda rwose. Ati wabyumvise ati wabyumvise ute ati mu rwego rw'ibihuha ati nibihuha nyine n'ibindi ni kimwe. Ndo kuvuga ngo ariko se umuntu kanika igitabo ari ibihuha. Igitabo nacyo bugi kigomba kuba kwitonderwa niyo gisoma ugomba gushishoza. Ntabwo iyo ntasoma igitabo nyora kuri birimo byose avec référence harebye ngo ibyo bikura he. Rega reference nazo ushaka kuzihimba. Reference nazo ushaka kuzihimba. Icyo cyo ko urakoze icyo gitabo nzagishaka pe. Niba kiboneka kiragurwa kuri Amazon rwose. Kiragwa kuri Amazon kigura ngahe kuko padiri n'amafaranga menshi tugira. Amafaranga arahari. Oya nta gashahara ngira cyeka. Ariko wena nshobora gusaba paruwasi kazakingura. Ntabwo gihanze kiraboneka rwose. Ariko ibintu byose byatangajwe ntabwo ariko kuri 100%. Mugiye munashishoza. Ese uyu muntu binavuga no kuri. Ese niyo byaba byo. Tuvuge ko aho hantu harimo nk'abantu nk'abangayo benshi babikora. Wagize ngo birakuraho ubwiza bwa kiliziya ntabwo bikuraho kuko nakubiye ko nta societe. Kuyangiza. Oya nta kuyangiza byo. Abangiza u Rwanda se bangana iki? Ariko se bibuza u Rwanda kuba u Rwanda. Uza abantu bangiza u Rwanda ukuntu bangana. Ariko se bibuza u Rwanda kuba u Rwanda. Ahubwo bamugana. Bonye urugero rwiza. Oya, uretse turekeraho. Dufata u Rwanda. U Rwanda si igihugu cyiza. Ubu ngiye nemera ko kiza komeza kubona cyiza. Nta kintu kizabuza u Rwanda kuba kigwiza. Ariko se abashatse kugihemukira bangana iki? N'uyu munsi kandi bashaka kugihemukira. Ni benshi. None se bivuga ko u Rwanda rubaye rubi. Bitwa inyangarwanda. Na kiliziya yumva icyo rero. Kiliziya irimo abana b'Imana. Ariko abo bana b'Imana bafite harimo n'abantu bafite intege nke. Uwo muntu nagira intege nke muri kiliziya ntago bizatubuza kiliziya gukomeza kuba ya kiliziya Yezu Kristo kandi iyobora abantu aho ndakwemereye. Reka bifati umuyobozi ni Kristo. Nahoze nkubwira ngo umuyobozi ni Kristo. Niko ari kukubwira. N'abapapa b'abanyantege nke babaye. Ariko ntago bishobora ubutungane bwa kiliziya ntago ubutungane bwa kiliziya bushobora kugeraho buke. U Rwanda rwagize n'abayobozi babi. Ariko ntago bituma u Rwanda ruba ikindi kintu kitari cyiza. Wabyumvise? Yego. Noneho tugere kuri topic ya papa yo kuba ari ntago byanze. Urabyibuka. Ntabwo byanze. Reka nguruke. Ubu ngubu
ariko umenya nanarutanze u Rwanda ni rwiza abarutobera bakahaba ariko niruza kubanza kuba u Rwanda rwacu dukunda kandi ruzakomeza kuba rwiza. Ntago wavuga rero ngo umurundi naturuka i Burundi cyangwa se umunyamerika ntazavuye ngo nabonye umunyarwanda witoba u Rwanda ngo u Rwanda ni rubi. Icyo cyambere wakinsubije neza ku cyerekeranye n'ubutinganyi kandi abantu bacyumvishije. Erega ubutinganyi ariko reka nkwereke Plaisir ubu ntiduhuye ubu nsanzwe nkuzi ariko kwicarana umwanya munini no bwa mbere ubu tendance sexuelle yawe ndayizi sexual tendency yawe ndayizi ubu se heterosexuel cyangwa homosexuel ndabizi ariko turicaranye yego yewe unanamenye kuri na homosexuel kuri umutinganyi ntabwo yaba impamvu yo kuticarana yego twakwicarana twanakwigana mu ishuri yego gusanganya nkubwira ariko ubwo butinganyi bwawe bwo uzabireke ariko kwigana twakwigana twagera muri restaurant tugasangira uje wabuze icumbi mfite icyumba ntabwo icyumba ukaryama wumvise icyo papa avuga wacyumvise icyo ngewe mbise numvishemo aho ngaho ndongera ngakurikirana neza nuko ngewe narinzi ko yavuze ati kwishyira ukizana muri Kiliziya Gatolika umutinganyi ahawe kwishyira akizana n'uvuga ngo waba umupadiri waba utanga Eucharistia waba umuririmbyi waba iki kwishyira ukizana as a human being sibyo kwishyira ukizana nk'umuntu uzishyire wizane yego mu gihugu cyawe mu Rwanda noneho mu gihugu Kigali yitwa Kiliziya ishyira wizane nk'umwana w'Imana ariko ntuzajye kurata ubutingani bwawe kuko reka nkwereke ubundi Plaisir ubu ujya muri korali ya hano wenda kuri paruwasi ntavuze izina singomba kuvuga amazina hakaba harimo umutinganyi nta nubwo ngenda nabimenye nabibwirwa n'ikizi yidekaraye ko yidekara yidekaraye nambaze ubundi si ibyo umuntu akora agomba kubidekara erega na homosexuel ibyo akora ntajya kubidekara ariko uziko n'umugabo n'umugore tuzi ko bashakanye ari nabo bonyine bemerana gukorana umushyikirano mutagatifu mpuzabitsina mutagatifu mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore barawemerewe ariko se ubona umugabo nyamugabo aza ku muhanda akazababwira uko byaraye bigenze deje yatangiye kujya hari akavuga ngo byaraye bigenze bitya abantu baravuga bati ko se ujya gutaranga ibyo ahantu hatagatifu warwaye mu mutwe sibyo si kibazo se no kuvuga ngo yaba ari homosexuel yaba na heterosexuel ubuzima bwa sexuel ryo ku expose ku bantu kubera iki none se Fadi tutarava kuri yongeye gukora yindi ngingo ya kabiri nashaka bavuga bashingira bavuga ko Padre Antichrist nako papa hari amatangazo yatanzwe n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika batandukanye harimo n'uw'i Burundi bavuga bati twebwe twitandukanyije n'ibyo papa yatangaje ku byerekeranye na homosexuality ariko ngewe reka nkubaze icyo yatangaje kuri homosexuality ni iki kivuga icyo ngicyo cyo kuvuga yuko Kiliziya Gatolika yahaye ikaze ubutinganyi dokument yize Emi none mfasha kuri internet yimfashe unyereke internet nayo ishyirwa nguko abantu babivuga bashobora kubishyira kuri internet uretse gatoya ndebera ku bintu uza ku bitangazamakuru by'i Roma fata Vatican News fata ntuza unyereke imyandiko isinywe na papa ivuga ngo ubutinganyi nta kibazo mwisanzure uyinyereke ntibaho iyo document ntibaho none se Padiri ushobora kuyitiranya n'indi document ndibuze gukuri narengwa urugero rwa nuza rw'u Burundi ibyo ntabwo uretse gatoya uretse ibyo Burundi ntabwo ari byo ntabwo ari byo reka nkwere uraza kubyitiranya cyangwa ari kuvuga hari abasenyeri batandukanye bagiye bandika ariko bari gusobanura neza abantu bari iyo nyandiko uri kuvuga yo kwa papa yanditse ari ukuntu abantu bayihaye igisobanuro kitari cyo none abasenyeri ibyo bagiye bakora no kuyisobanura papa yavuze ko nkawe president uramutse uri umutinganyi turakomeza tukakwakira nk'umuntu Kiliziya burira Kiliziya yabanze iguha agaciro nk'umuntu d'abord mbere yo kukubona nk'umukristo cyangwa ikindi cyose kubona nk'umuntu ni byiza cyane noneho ariko relation ushobora kugirana n'undi mutinganyi witwa Thierry ntago Kiliziya ishobora kuyiha umugisha wowe baguha umugisha ku giti cyawe bakwa n'ubundi padiri yo misirange atanga umugisha mu kivunye ntago abazi ni uri umusinganyi cyangwa utari we
cyangwa reka muhe igisobanuro kandi Emi nawe yatangiye ku kigo cy'ubuvuzi reka nkwereke hari inyandiko utavuze wowe nari ntegereje ko ari uvuga wenda none nategereje yitwa fiducia supplicans niyo fiducia supplicans ni inyandiko papa yanditse avuga itangwa ry'imigisha kandi yavuze imigisha myinshi uko waha umugisha impinja uko waha imigisha cy'uko imigisha itangwa nyinshi cyane agera ahantu avuga kuba bana bahuje igitsina ko mu bushishozi bw'abashumba sibyo mu bushishozi bw'abashumba bareba niba abatinganyi bashobora guhabwa umugisha nk'abantu kubyumva no kuvuga ngo unsabye umugisha uri umutinganyi sinawe ukwima kuko uri umuntu ndawuguha kuko umugisha n'umuha n'uwicanye uwishe se ntiwamuha umugisha ntabyoze none se izi gereza zacu iyo karidinari yagiye hariya imageragere gusoma misa abajya babaha umugisha kandi abarimo n'abishe mw'igororero mu izina ryiza rigezweho n'igororero n'igororero sore iyo tugiye gutanga umugisha mw'igororero tugasoma misa dutanga umugisha aho dutanga umugisha harimo abibye leta ese padiri no gutanga umugisha cyane no guhesha umugisha ariko se banza umenye umugisha baza padiri ngo umugisha ubundi ni gutanga umugisha kuko uhesha umugisha n'uwusaba nawe utanga Gereza ko Imana itanga umugisha umuntu atatanga umugisha iciye ku muntu ariko umuntu atanga umugisha nese pastor ntabatiza pastor arabatiza yego none se kuki utavuze ngo Imana kugira Imana ikoreshe hewe nawe uretse gatoya no kuvuga ngo iyo tugiye mu igororero harimo abibye leta harimo abafasha abana ku ngufu yewe harimo n'abakoze icyaha cyo kwica sibyo harimo wishe umugore we cyangwa mu bundi buryo utanga umugisha ukamusimbuka urabumuha kandi impamvu wumuha niki uri kuha umuntu ntabwo uri kuha icyaha cye ahubwo uri kuha umuntu kugira ngo ave mu cyaha cye sibyo kandi na leta abo bagira nayo bose rabubaha nk'abantu ni nayo mpamvu bafunga kuki itabarasase kugira ngo ibagorore impamvu bafunga ikabagaburira ikabavuza uzi ko umuntu yica umugore we leta ikamufunga yagera muri gereza ikamuvuza yarwara ikamuvuza ubundi muri logique isanzwe ipfuye wajya uvuga uti ubundi ko yishe umugore we akaba yarwaye muri kapfi ariko leta iravuga itoya uyu ni umunyarwanda kandi n'umuntu nyamuneka mushaka umuganga azahanirwa icyaha cye ariko n'umuntu na papa nicyo yavuze rero no muri fiducia supplicans rero aravuga ati aho abashumba bazareba bagasanga abo bantu babana bahuje igitsina bagasanga ntacyo byahungabanyaho umuryango w'abana b'Imana bitewe n'ahantu bari n'umuco wabo abo bantu basabye mwawo nk'abantu ntago ari umushaho kubashyingira ntago ari kubashyingira nta gushyingira urakoze rero kukigeraho nicyo nari kurangirizaho noneho yanavuze ngo aho bazabona nta muntu wabihungabaniramo kuki utavuze mu Rwanda abepiskopi bo mu Rwanda nabi Burundi abavuze nako ni henshi baramusubije ngo twebwe ture kuko ntabigize itegeko ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko rwose yavuze aho babona ntacyo byahungabanyaho abantu bari kubera umuco wabo nuko babayeho wawubaha nk'abantu ntiwawubaha isakaramentu cyangwa ubutinganyi bwabo noneho rero mu Rwanda barambwiye ngo kubera umuco nyarwanda guteye ariko tugendeye no ku ijambo ry'Imana turasanga mu Rwanda umugisha tutazawutanga kandi ntacyo papa byamutwaye kuko nawe yaravuze ngo aho bazabona bishoboka ariko ahenshi baravuze bati twebwe hoya tuzatanga umugisha uko bisanzwe kuko n'ubundi mu kiliziya ntanga umugisha nka wa kiliziya yose muri iyo kiliziya harimo abarayi barwanye harimo abibye harimo basambanye harimo n'abatinganye wenda n'Imana padi gushimvura kuba binabeza Imana gushimvura kubeza nababi ahubwo twebwe twirinde iyobokamana rivuga ngo mwikiza abantu bameze batyo ubikize iryo ntabwo rizaba ari iyobokamana yego nibyo hanyuma ngo nyine kubijyanye n'isakramento ry'ugushyingirwa umuco wa kiliziya n'amateka yayo n'ibitabo byayo bivuga ko hashyingirwa nde hashyingirwa umugabo w'igitsina gabo n'umugore w'igitsina gore kandi badafite iryo sakramento handi sindi wabyumvise amagambo nakoresheje umugabo w'igitsina gabo kuki se navuze ngo umugabo w'igitsina gabo nuko hari abasigaye biyita abagabo atari yego
umugabo w'igitsina gabo n'umugore w'igitsina gore kandi batashingiwe ahandi nibo bonyine ishingira. Ubu ntushobora kunzanira umusore uvuga uti namukunze nakubwira nti komeza umukunda ariko gushyingirwa ryo gushyingirwa ni ry'umugabo n'umugore kandi bafite igitsina gabo n'igitsina gore. Pade ka tuve kuri no topic y'ubutinganyi nacyumvisha cyane kuba ubwinshi bw'abantu bashobora gukora ubutinganyi muri Kiliziya Gatolika ntabwo bihute bifata Kiliziya Gatolika. Aho ngaho naho hari conclusion shiraho. Ubwinshi bw'abantu bakora ubutinganyi muri Kiliziya Gatolika ntabwo bwa ariko ubwo bwinshi bubarira he. Icyo gitabo rwose kirarwaye kandi noneho nibavuga Kiliziya buretse gatowe nibavuga Kiliziya reka mbagira ikindi kintu nama abanyamakuru benshi bagwa muri iki gishuko usibye Emi na Ntuza na oya Emi na wa wundi uheruka Ntuza Teo nibo bazi gutandukanya bumva Kiliziya ntabwo ari abashumba barimo gusa iyo uvuze Kiliziya n'umuryango w'abana b'Imana bose guhera ku mwepiskopi umupadiri umudiyakoni umubikira n'umurayiki abo bose n'abakristu bubatse Kiliziya. Iyo uvuze ubwinshi rero ngeberwa ibyo ari byo. Icya kabiri wagira ngo ubutinganyi buri muri Kiliziya gusa. Oya no buri ahantu henshi. Ugiye mu mupira w'amaguru ariko Imana kuko nshaka kuvuga abandi Imana mbabarira ariko zo mu mupira w'amaguru wamuburamo mu isoko wamuburamo mu gihugu cy'u Rwanda no kubatemera Imana wamuburamo kuki ushaka kuyibona muri Kiliziya ariko rero nanone nkagaruka rero impamvu Kiliziya yari igaragara nuko n'ubundi ari isanzwe inoze kubona umwanda muri Kiliziya nyine birababaza ahubwo ngiye gukora mu ntoki ubundi kubona umwanda uzi mu gikombe cy'amata urabona ukuntu hagiyemo akantu k'umukara abantu bose baguye bakibagirwa ko hirya ari umweru gusa birababaje ariko nyamara inkono ya Kinyarwanda isa nyamara tuye ku kandi cyane ko batari buze kuba kagufi. Papa aherutse gutangaza yuko Bibiliya cyangwa se igitabo gitagatifu ngo kitakiri ku rwego rwahisigeze uyu munsi wa none gikwiriye kuvugurwa akagira amagambo amwe namwe akurwamo hakaza ndi bigendanye n'igihe. Iyo urankurikiye neza iyo ugiye mu byanditswe byera bitagatifu bigaragaza ko nyine byakagombye kuba ari ikizira kuba wagira icyo uhindura kuri iriya Bibiliya. Ese ubishingira avuga yuko Papa atari mu mwanya mwiza Imana mushakamo agendeye kuri icyo kintu abakosheje cyangwa bavuze ukuri no kuvuga ngo herutse kubona video akonze nyemera n'icyo kintu oya buretse cyane bari bihuye buranatangiye kwintroduce ngiye ku developer nkonguri dovuga ngo buriya herutse kubona video y'ino introduction igaragaza Papa ari kuvuga bashyiraho na subtitles z'igitaliyani yavuga mu Gitaliyani ariko n'ubundi cyangwa subtitles z'igitaliyani harimo umuntu uri gukora commentaires ngo atraduiza translating ahindura mu Kinyarwanda ibyo Papa ari kuvuga. Twebwe tuzi Igitaliyani n'igifaransa bashyizeho subtitles turi kubireba tunamwumva Papa tukumva ibyo ari kuvuga. Wa wundi translating ari kuvuga ibihabanye bidahura ashuka bagomba gushukika arabashuka koko abanyantege Papa ari kuvuga. Twebwe twari twifashe gutyo kandi biri guca kuri YouTube tavuga tuti social media zacu aho zigeze iyo ni A B ibwo ni development nta munsi numwe Papa yigeze avuga ngo le donner révélé ibya hano ibya kw'Imana yatwishuriye bigaragara mu ncamake yitwa Bibiliya kw'Imana yatwishuriye bigaragara mu ncamake yitwa Bibiliya sibyo Bibiliya ni incamake y'Imana iri sibyo Imana irenze Bibiliya nta Imana ntuzayifungirane hari cyokora harimo ibihagije kugira ngo tuyikurikire sibyo hariho nuzi ko Imana igarukira hari Imana irakomeza hirya Bibiliya noneho rero ariko nta hantu Papa na hamwe yigeze avuga ngo Bibiliya izahindurwa ishyirwe mu kundi kuri ntaho ahubwo icyo nakumenyesha nuko Bibiliya yo ishyirwa mu ndimi kandi indimi nazo zirevuriwa indimi zirevuriwa Ikinyarwanda cyo muri 50 cyangwa cyo muri 1900 no muri 24 nkeka ko bidasa igishoboka ni traduction translation ishobora gukorwa ijyanye n'igihe
hakajyamo amagambo avuga kwa kuri ariko mu rurimi abantu bumva kuko buriya Bibiliya ibiri muri Bibiliya byabanje kuba bimwe mu gihe buriya ibindi mu Kiarameya ibindi bigera mu Kigereki kugeza igihe mutagatifu Yeronimo Jerome ayihize mu rurimi rwari rugezweho icyo gihe rwitwa Ikilatini Bibiliya yitwa Vulgate yakoze igikorwa gikomeye icyo gihe baranamushima gufata bya bintu byari biri mu gihe buriya Cyarameya mu Kigereki indimi wenda ziri no kuvuna abantu noneho babishyira mu rurimi rwari rugezweho icyo gihe ubu ntirukigezweho ubu n'urw'ibimene ariko icyo gihe rwari rugezweho noneho abantu bakabasha kuyumva umuntu rero wihuta ashobora kuvuga ati yayihinduye none ntabwo yayihinduye yayishyize mu rurimi umuntu ashobora kumva nuko yavuye no muri Vulgate ijya mu Gifaransa ijya mu Cyongereza ijya no mu Kinyarwanda ijya no mu mashi ijya no na he hose no mu Lingala ariko kuri kurimo ko ndi guhinduka Papa arashobora kuvuga ati ariko wenda iyi Bibiliya dufite uyu munsi mu Butaliyani n'urugero Igitaliyani kirimo umwana w'uyu munsi ntacyumva iri jambo ryakoreshwaga kera uyu munsi rivuga gute erega nk'uyu munsi hari amagambo murimo kuvuga mwebwe abasore twebwe abake nanjye ndi mu kera ngereranyije nawe mwebwe muravuga twe tukavuga ibintu bari kuvuga n'ibiki iyo mutangiye kuvuga ngo nagiye kwa kanaka ngo bampereza icyubahiro zo wagihereza ute icyubahiro bahereza ikintu gifatika mpereza mikoro mpereza isekuru mpereza iryo buye bahereza ikintu gifatika bampaye ijambo ntago bampereje ijambo sibyo nukuvuga ngo uko imyaka igenda ishira ibyo nabyo bizageraho b'ikinyarwanda ibyo muri kuvuga bizageraho b'ikinyarwanda mu myaka 50 iri imbere umuntu umwana nanjye uzaba ukiriho abantu bazajya bavuga ati abantu bari kuvuga ibiki niba hari Bibiliya ya traduction muri 80 bazakenera gukora traduction utajya kure no mu Rwanda ejo bundi hari Bibiliya yo muri 63 na kangahe no mu 93 hari amagambo noneho ngiye kuvuga ibintu bikomeye ngiye kuvuga ibintu bikomeye ariko ngenzi ko ntawe mba nshaka gushotora cyangwa se kugira ibyo nkomeretsa hari amagambo yari meza ubu yahindutse mabi mu myaka itarenze 30 ijambo ryari ryiza ryita ninduka kubera ko ari n'abarigize ribi uzi ko kera ijambo impuzamigambi ryari ijambo ryiza impuzamigambi cyangwa interahamwe ryari amagambo meza interahamwe ngo ryari ijambo ryiza ni ijambo ryiza mu Kinyarwanda cya kera ariko uyu munsi byabaye ribi ugiye no ku muhanda ukavuga uti jenoside ngo umuntu kwitwa interahamwe uri proud ni nko gutera hamwe nyine ubwo ni nko gushyira hamwe uretse no kuvuga ngo n'umunyarwanda wari Kongo iryo jambo yari arize ariko azi ko ijambo ryiza kimwe nuko inyenzi kera ryari ijambo ribi n'ubundi ariko ryari cyari ribi byo sibyo iyo kera iryo jambo ryari ryiza ariko kubera ko hari abanyarwanda barikoresheje nabi bakora bibi byahindutse ribi ubu ngubu mbwiye umwana nti shagwe no twibera interahamwe nabamuroze ariko nawe yataharira vuga tuzi ko padira mwe ngo tubintera hamwe kandi koko ntago tugomba kubazo kuko ijambo ryarangije kuba ribi nuko ururimi rugenda ruhinduka noneho bagashaka ijambo niba ryari ryanditse mu bitabo icyo gihe bararihindura ngo handi magambo se yagiye ati sura n'ubundi papa arashaka kuvuga ati ariko yabivuze muri yo angle ya traduction ashaka kubivuga avuga ati dutware ni nko kwa updatinga nk'amaterime amwe namwe amaconcept amwe namwe bakayahuza n'igi ntubona ko uyu munsi uretse gatoya inkotanyi kera ijambo inkotanyi ndavuga ariko muri context y'intambara mu ntambara hagati muri za hagati ya 1991 na 92 na 3 washobora kugenda Kigali ukavuga ngo ni inkotanyi ngwiki none se bajyaga kwica bavuga ngo iki tugiye kwica nyenzi cyangwa inkotanyi ariko uyu munsi uvuze kuri inkotanyi bano bavuga ati courage sibyo nuko uvuga iki amagambo agenda ahindura isura n'ururimi rugenda rwevuriwa papa arashobora kuvuga ati hari ibintu bigeze murebe niba abantu bose bari kumvikana kuko ushobora gusoma ibintu mu kiliziya abana barimo bose bagataha nta kintu bumvise bikaba byaba ngombwa ko bahindura traduction niba translation
kugira ngo bari aho bose babashe kumvikana, ariko kwa kuri ari kwa kuri kwa kera kudahinduka k'umwimerere. Naho iyo yaba ruhindura bibiri yaba yararangije kubikora. Icyanyuma rero bashingira n'ikivuga ngo papa aherutse kuba ari kumwe n'abayobozi b'amatorero atandukanye cyangwa se b'amadini atandukanye, arangije atangaza ijambo rivuga ngo all religions are path to God. Wenda kuba tumva icyongereza ndabyumva ngiye ariko no kuvuga ngo ayo madini yose ni inzira ashobora kuba inzira igeza ku Mana, sibyo? yavuga gutyo rero mu ruhande rumwe nibyo, kandi nibyo pe, ruhande rumwe nibyo. ndabikubwira ndabigusobanurira, kuko buriya nakweretse ko mbere yuko twakira iryobokamana twazaniwe n'abamisiyoneri, ntago byavuye mu bazungu. Mujye mu bitandukanye ariko, kuko hari abantu bajya bavuga ngo byavuye mu bazungu. Ntabwo ari by'abazungu. Kwemera kwa Yesu Kristo ntabwo ari by'abazungu, ntabwo ari by'abanyaburayi, ahubwo nabo barabyakiriye. Gusa nuko abazungu babaye ikiraro gituma ibyo bya Yesu bitugeraho. Ako kwemera kwa Yesu Kristo ntabwo ari kw'abazungu. Ubwo nsubije abandi bantu njya numva bavuga ngo ibintu by'abazungu, ntabwo ari byo. Noneho rero iyobokamana ryose iyo rivuga Imana rishobora kuba inzira igera ku Mana. Wenda iyobokamana itavuga Imana se rishobora haba ari iyoboka shitani wenda cyangwa iyobokamana ryose rivuga Imana rishobora kuba inzira y'Imana wenda ku buryo butangana, sibyo? Inzira ishobora kuba ari akagenderano, indi ikaba inzira ya metero 2, indi ikaba umuhanda mugari, indi ikaba autoroute ni highway, sibyo? Inzira imwe ishobora kuba ari akagenderano cyangwa irimo n'ibyatsi, indi irimo amabuye, indi irimo imisumari, indi ari ngari, indi ari ya metero 6, indi ari highway. Urumva ko muri highway nibwo wihuta, urumva hari igerayo byihuse. Ariko icyo avuga ni iki? Mu iyobokamana rivuga Imana, abantu bashobora kuba bataramenya ukuri kose, ariko bifitemo navuga ngo bifitemo de germe ni iki mu Kinyarwanda, bifitemo kubera ko naniwe amagambo ari gutinda kuza ndananiwe. Uravuga germe urubuto oya urubuto umurama hari byari iki muramye byara bifitemo hari ijambo ndi kuribona hafi iki Kinyarwanda ariko ryanze kuza. Ndumva germe ni Gifaransa, yifitemo utuntu dutuma abantu bashobora gutangira gukurikira Imana. None sinakubwiye ko mbere yuko abamisiyoneri batuzanira kwemera, abanyarwanda n'ubundi Imana bayitaga rurema, urugira, urugaba, bari bazi ko byose ariyo bayikesha. Urumva ko ubwabyo berekezaga ku Mana, si byose? Ariko hari ikintu bari bataramenya ko ya Mana bavuga ngo iri kure cyane, nta nicyo wayibwira. Iraguha nimugura, munaguze yaguhenda, niko bavugaga. Turayemera ko ari rurema, rugira, rugaba, ariko iraguha nimugura, nta nimwanavugana, munaguze yaguhenda. None iyobokamana iri ngiri rya Yesu Kristo icyo ryatuze no kuvuga ngo ya Mana mwikomeze kuyifata nk'iri kure, ni dawe, ni data, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubaho. Mu Gifaransa tugira nicyo bita vuvoma na tutuwama. Imana uritutuwaya, uyivugira nk'ubwira papa wawe musanzwe mubana. Nicyo iyobokamana rya Yesu Kristo ryatuzaniye. Ya Mana mwatinyaga iri kure, oya noneho ahubwo mumenye kuri hafi, yigize n'umuntu ibana namwe. N'ubu tubana nayo mu masengesho yacu buri munsi, tunayikoraho. Ngiye nyikoraho yababawe hafi buri munsi, nako buri munsi, sibyo? Ukuvuga iki rero nicyo yaze. Ariko urumva ko iyobokamana ry'Abanyarwanda ryagiganisha ku Mana. Iyo ugiye muri Islam ryavugaga Imana, nuko biyambazaga abo nakwita ngo ni intermediaire, abo hagati aho ngaho, sibyo? Mu bijyanye n'iki, n'imyumvire aho yari igeze. Ndabyemera. None niba iyobokamana rya kera ryacu mu Rwanda bariyambazaga wenda uwo ryangombe, kandi
uwo Ryangombe ukaba ugomba kubavugira kuri uwo dawe cyangwa se kuri iyo mana. uzi ukuntu babwiraga Ryangombe ubwo bahuriye na Yesu. uzi ukuntu babwiraga Ryangombe ntabwo bari bakamenya Yesu nyine ariko byibuze bazi ko Imana ibaho. none umva se uvuga ko bwabwiraga Ryangombe babwiraga Ryangombe ngo gahorana Imana nyagasani. wari kuri kubyumva Ryangombe baramubwira ngo gahorana Imana nyagasani kuko babwiraga n'umwami nawe baramubwira ngo gahorana Imana nyagasani kubera iki baravuga bati uri umwami ariko hejuru yawe ari Imana sibyo kandi niyo twerekeyeho sibyo. dufate muri Islam ntiyigisha urukundo cyane. rero se umuntu wigisha urukundo akemera Allah sibyo uwo muntu urumva adashaka kugana ku Mana arabishaka ariko ntabwo ari kumugana kuko inzira imuganisha. wowe rero wifitemo aho uri gushaka kugira amahane Imana idafite. uri gushaka kugira amahane Imana itagira. ahubwo ni reka nk'urugero nk'umunyarwanda wapfuye mu mwaka w'1800 yaratarahura n'iyobokamana rya Yesu Kristo ariko we akunda Imana akunda n'abavandimwe sibyo akunda Imana akunda n'abavandimwe ari inyangamugayo ari umunyarwanda w'umwimerere sibyo. uwo munyarwanda uravuga ko ntacyo ahuriyeho n'Imana cyangwa ko ushobora kuzamusanga yicaranye nayo iteka ryose. ikibazo yagize nuko yarinze apfa atarahura n'inkuru nziza ya Yesu Kristo ariko nyagasana azamucira urubanza buretse Roho Mutagatifu niwe wamuyoboye mu rukundo amuyobora ko ugomba kubana nawe n'umuvandimwe wawe kumva ko byose ubihabwa n'Imana kandi ko byose ugomba kubyerekeza ku Mana. ibya Yesu Kristo akaba atarabimenya nyagasana azamucira urubanza ahereye he umva rwa rubanza rw'urukundo rw'Imana azarucibwa ahereye ku byo yamenye ntabishyire mu bikorwa. ariko niba yarabishyize mu bikorwa ibyiza yamenye ntabishyire mu bikorwa ibyo byazabicirwaho urubanza. ariko niba twemeranya neza yuko Pawulo Yesu Kristo yamubonekeye ari ku Damasiko ishavari arimo twayikagwa hasi agahera ubwo ngubwo Yesu akanamutuma kamubwira turi inzira kuri n'ubugingo. ubwo birashoboka cyane rero yuko no mu gihe cya kera muri za 100 mu Rwanda nabwo Yesu hari abo yagiye abonekera muri ubwo buryo. simbizi ibyo biranashoboka kuko nakubwiye ko Imana ari ngari cyane. hari yabonekera ngewe ntago bizi ariko rero icyo nakubwira nuko buri muntu wese azacibwa urubanza cyangwa azabazwa ibyiza yakoze kandi azikora ibyiza n'ibibi yakoze kandi azikora ibibi naho uzacirwa urubanza. no kuvuga ngo uwamenye byinshi azabazwa byinshi. ibyo niko bitari muri Bibiliya. nibyo ko bitari muri Bibiliya birimo Yesu aravuga ko ufite amakuru menshi azabazwa byinshi n'ufite amakuru make azabazwa ibijyanye n'amakuru afite kandi no mu erega nawe no mu bite wari washaka urashatse ufite abana ufite wenda nk'umwana w'imyaka 10 oya nta kibazo n'urugero none uri gutanga ufite umwana w'imyaka 15 ukajya n'umwana w'imyaka 4 hari ikintu umwana w'imyaka 4 ashobora gukora kavuga iki kintu ntabwo ari cyo ariko kijyanye n'ikigero cye kandi kijyanye n'amakuru afite none ugahera umwigisha ariko usanzwe wa mwana w'imyaka 15 yagikoze uri yicara ukamuhana kuko ufite amakuru wabirenzeho ubishaka urumva kandi bose ukomeza kubafata nk'abana bawe. hari ikosa umwana yakora ukavuga uti iri ngiri ku myaka ye ni ibintu bisanzwe ndetse rimwe na rimwe nta nubwo yarazi ko ari bibi ntabwo rero namugerekaho icyaha kandi atarazi ko ari bibi. noneho rero ariko umwana w'imyaka 15 cyangwa 20 nabikora ho ndamubaza ndetse nanamuhane kuko yabikoza abizi ko ari bibi. n'Imana rero n'umubyeyi ntabwo tuyirusha ubwenge kandi niba tuzi kubitandukanya yiturusha kubitandukanya none niba tuzi kubitandukanya yizi kubitandukanya. abakurambere bacu batahuye na Yesu Kristo bazabazwa ibyiza bamenye ntibabikore babazwe n'impamvu bagiye mu bibi bazi ko ari bibi ariko ntibazabazwa ibya Yesu Kristo bataragize amahirwe yo kumahirwe yari kuko kuva Yesu yasubira mu ijuru yarazaniye agakiza bari mu isi bose. umwami Rwabugiri urebye igihe yatangiye utangangira ngo uzicyo urebye yatangiye wamushinja iki ko atahuye na Yesu Kristo. iyobokamana ryaje ya Yesu Kristo yageze mu Rwanda yaratanze hariho umuhungu witwa Musinga Yesu Rwabugiri wamurenganyiriza iki nawe ashobora kuba yaragenderewe nk'uko Paul yagenderewe. oya ibyo ngibyo rwose ibyo cyo kuri ibyo byarabaye gutyo ariko se gihamya ndayikure
gusa agenda areba nkavuga ngo buri wese abazwa ibijyanye n'amakuru afite. Hari ikintu kimwe nsa nkutemeranya nawe kimwe cyonyine nuko iyobokamana ryose ritajyana abantu ku Mana. Icyo ntago nyemera. Oya nakubwiye ngo ariko ntago wabyumvise. Iyo ari uyobokamana nuko riganisha ku Mana nyine. Rwabyo waraje kwisubiza. Ariko iyo Mana se niyo mwijuru. Reka nkwereke nka Buddha twese turabizi neza yuko ari ikigirwamana. Reka nkwaze ikibazo. Uzi ko hari umuntu usenga Buddha kuko na Yesu Kristo atamumenye. Kuko ko atamubwiwe. Erega ariko ubundi wowe kuki wamenye ko Yesu ari Yesu? Nuko wamubwiwe. Yego ni nako Bibiri ivuga. None se sibyo? Wamenya gute ntawe wamubwiye. Urakoze cyane igisubizo kihaye. Uwo muntu usenga Buddha urubanza yacibwa. Yacibwa urubanza rw'ikibi yakoze azi ko ari kibi. Nikiza atakoze azi ko ari ikiza. Arugero nagwahiro narwemera ariko uri kurwirengagiza. Ruguko ari abashobora guhamagarwa nkuko Paulo yahamagawe. Abo ngabo ni iby'Imana byihorere. Kuko nubundi Imana ifite ibindi izi twe tutazi. Sibya n'ibindi Imana izi twe tutazi. Ariko twebwe ibyo tuzi nuko Bibiri tubwira ngo aba bamuzi kuko bamubwiye. Ubundi se bamenya gute batamubwiwe? Ariko se pade ku byo twafataga tukagashinga ku muntu usenga ikigirwamana ngo nawe ibyo bintu bizamugiza ku Mana. Erega ikintu bita ikigirwamana nabyo byitondera nabyo bigende mu gahoro. Kuko ngubu ikintu cyitwa ikigirwamana kigende mu gahoro. Kuko nkubu reka ngurugero. Uwo muntu usenga Buddha kuko ari byamenye. Kuri we ni ikigirwamana. Ikigirwamana gusa se ikigirwamana. Oya wowe ni wowe ubibona nk'ikigirwamana. We agarukiraho kubera kubizi. Hanyuma Imana ikabibona ite? Imana ibona nese Imana namuhurujije bwe. Imana zamucira urubanza kubyiza. Ariko Prezi ikintu padere kukubwira muri context y'icyaha. Icyaha ni ikintu kibi ukora ubizi kandi ubishaka. Icyaha ni ikintu kibi ukora ubizi kandi ubishaka. Witandukanyije n'Imana. We uri konsiya, uri konsiya ubizi kandi ubishaka. Hari n'ikibi wakora uzi ko hari n'ikintu gishobora kuba ubundi kigaragara nkaho kibi ariko wagikora n'ikibi cyaha. Urugero nkwaye imodoka mfite permis yayo assurance imodoka ifite control technique nkwaye imodoka ari mu muhanda muri 50 urumva ko nta cyane nakoze ntacyo pe ndatwaye ntwaye mu ruhande batwayemo nta modoka yindi hari ngo mvuye ngo ndi kudepasa ntayi hari umusinza agaturuka hirya haruguru y'umukingo pa agahura n'ipine ryanjye umuntu ntapfuye sa accident simbi cyacanye n'iki ari imbere y'Imana icyacanye n'ikihe ari imbere ya leta icyacanye n'iki no mu mategeko y'igihugu si icyaha ngaho kandi accident yo nimbi no kwica umuntu ramwisha muhita kubera ko nta responsibility mfite muri icyo kintu cyabaye ibyanjye byose byari byiza noneho rero tugaruke reka twaje ku Banyarwanda dufate wenda tuvuge nk'Abanyarwanda mbere yuko iyo kamana rya Yesu Kristo tugeraho baraterekeraga ubu rero ugiye kwicara uvuga uti abo bantu ni inkozi z'ibibi bari inkozi z'ibibi oya ahubwo rero ku rundi ruhande uwaterekera uyu munsi niwe natangira kugira ikibazo ariko uwaterekeraga icyo gihe wahubwo mubonamo agashashi ko kugira inyota agashashi k'inyota y'ubuzima hirya y'ubuzima donc umuntu aterekeraga icyo gihe yari yifitemo ukwemera ko umuntu atarangira gutya gusa yaravugaga ati data wabyiye cyangwa sogokuru ntago yagiye buherehere yakundaga kagwa turagasangira rero kakagera mu ndaro sibyo urumva nibyo oya nibyo bapadiri banoto mwanditse padiri banoto bavuga ngo ibyo bakoraga ni pierre d'attente nuvuga ngo niki wagira ngo hari ikintu cyari kubamurikira ku ibyo bemera hari urundi rumuri ryo kuza kubyerekana neza ariko batibeshye ubwabyo yaravugaga ati data yakoraga neza muri Karisimbi urumva bigereranya n'ijoro rero uriya ndavuga kubigereranya no kuvuga ngo imyumvire ni higanisha none no kuvuga ngo data ntiyapfuye umuntu ntapfa buheriheri iyo yajyaga kuraguza barakubwiraga bati no mukobwa w'iwanyu wapfuye adashatse ni uri kubatera
aho ngaho ni imyumvire mikeya ariko bakajya kumuterekera kugira ngo agubwe neza ariko icyo dusigaranamo niki si ibyo byose bikorwa ahubwo nuko kumva ko oya nuko kumva ko umuntu atagiye buheriheri hari na relation bafitanye hari umubano bagifitanye nkuko natwe muri Kiliziya Gatolika ariko umenya ari natwe twenyine ahari aritwe twemera ko abapfuye cyane cyane abatagatifu tugitanye isano tunabiyambaza ariko prezi hari ubukungu nanjye nemera mu byo padiri kukubwira Kiliziya Gatolika irusha abandi usibye no kuba yenda ari Kiliziya mu bya religion no mu by'ubwenge busanzwe ikintu notion de continuité ikintu cyitwa continuité mwebwe ntacyo mugira mwebwe muhora nkaho buri wese araduka ukagira ngo amateka ahereye uwo munsi nta kera habayeho mbere y'ibyo ngibyo yadukanye nta nibizakomeza urumva abapadiri bo baraza bagafata ibyo bintu byari bisanzwe bibaho kuko nta gishya kibaho ku isi nihiri novi subsole yene nouveau sur le soleil mu kilatini bakavuga bafashe ibyo barabakurambere bakoraga babihinda isanse iyi spirituelle nziza n'ubundi imihango myinshi dukora muri Kiliziya n'abakurambere n'abanyarwanda barabikoraga ariko sanse biba bifite nizo zitandukanye hazaho umucyo noneho ukwemera kwa Yesu kuzana umucyo ibintu bigasobanuka kurushaho noneho ibintu bitari ngombwa bikava mu nzira ibiri ngombwa byo bigakomeza uzi ko na Yesu Kristo atakuyeho imisengere y'abayahudi 100% ibitambo bya kera ibitambo bya kera uretse gatoya ibitambo bya kera Abraham igitambo yagiye gutura nta gukibuka none se iyo bakivuga ubona bari kumuvuga nabi ijambo ry'Imana rivuga nabi Yesu wigeze muvuga nabi se igitambo cya Abraham igitambo cyasobanuraga Kristo igitambo cya Melkisedeki na umugati na divayi Yesu yaje no kubikoresha ari ari budufi bihinduka umubiri n'amaraso bye ukarisiya ntagatifu no kuvuga ngo ibibanza ntago nkuko yarabikubwiye ibibanza ntago bivuga ko biba birimo vide ntago birimo ubusa haba harimo agashashi gusa ukuri kwa Yesu Kristo kuraza kukamurika cyane noneho mukabona ukuri nyakuri akababera inzira koko kuko naho ubundi mwashobora gutoroka hoya représent s'appuie du passé pour se réaliser reba na Yesu yaravuga ntago kubera iki Ancien Testament isezerano rya kera ririmo ibintu bibi byinshi cyane kuki batarikuye Yesu nawe ntago yabivuguruje urumva ko harimo ya continuité ndi kukubwira mwebwe nayo mugira harimo n'abantu bafite amazina mu isezerano rya kera Salomo ntago ari mu isezerano rya Dawudi ngo isezerano rya kera ryacaga amarenga nirikurwe nirishya ryacaga amarenga igakurwa nirishya iyo ni indirimbo ya Tasiyoni donc isezerano rya kera ryacaga amarenga none waza ukuri ariko amarenga nayo nakamaro mbese amarenga nta kamaro agira ariko amarenga ntago agikenewe akenewe none nibyo ndi kukubwira rero nibyo ndi kukubwira nyine ukiri mu marenga ntago wamarenganyeza ko kiri mu marenga kuko atarahura na rwa rumuri ahubwo twebwe abemera twe dukora ubutumwa kugira ngo tubageze kukuri nyakuri ni nayo mpamvu dukora ubutumwa nyine padiri agahaguruka akajya gusura abakirisitu ivanjiri ikava mu gihugu ikajya mu kindi kugira ngo abantu bave mu marenga bajye mu kuri reka nkwereke mu isezerano rya kera hari ibyo bakoraga tugikora uzi ibyo no mu misengere n'amakosa gutese baririmbaga zaburi turirimba zaburi isezerano rya kera baririmbaga zaburi baturaga igitambo ntituri igitambo se uretse gatoya baturaga igitambo ntituri igitambo se ni ukuvuga ngo ibyo mu isezerano rya kera byose si bibi ahubwo ibyo mu isezerano rya kera hari ibyo Yesu yagiye avuga ati ibyo mu bisiga hirya yo ubu noneho ni njye oya suruzi president nk'ubu padiri Piero ni padiri mukuru wa hano ubu ngubu hari uwo yasimbuye ntago yigeze avuguruza ibyo we yakoraga yakomereje aho yaragejeje ariko ubu wowe ubaye pasiteri ugasimbura wa wundi uriho ubu ngubu reka uhita ubisenya utabimera nk'aho ari we ADPR itangiriyeho buriya mu Banyarwanda n'abapadiri mu ntangiriro barabyanditse ahubwo baratangaye hano twageze twahasanze ibishashi tuhasanga amarenga y'ibya Yesu Kristo kandi bataramumenya bigaragaza ko ari umutagatifu akora noneho rero Yesu bamumenye ibintu bishobora kuba byiza ndetse n'abanyarwanda ni nayo mpamvu n'ubwo bari kwibuka gusenga cyane niyo ushatse kubahagarika ntibikunda kuko iyo bakamana rya Yesu Kristo ryasubije mu bimwe mu bibazo bibazaga na mbere bibazaga bakagerageza kubishakira ibisubizo ariko none iyo ukaryamana rya Yesu ravuga ati ya noneho turabibonye nibi igisubizo cyabonetse buriya iyo umuntu yajya kuraguza yabaga ashaka igisubizo
ariko akabona nubwo ari kukibona ariko kituzuye. Ibya Yezu Kristo bije abona biranoze. Niyo mpamvu ubona nyine yo ku cyumweru abakristo bakubita bakuzura kiliziya, nta mbunda nashyizeho nta ndembo. Reka nguhe nk'urugero nk'akantu kiliziya iza mu Rwanda yafashe ko mu muco wacu abo mu yandi madini nk'abarokore badafite. Nk'urugero kuri akuntu babyina danse traditionnelle kuri itorero ry'igihugu ribyina niko niyeguriye Nyagasani nitabyijwi rye, iyo ni ya ndirimbo yanjye nahimba. Ariko mwebwe mwanze gufata ibyo mu muco ngo nibyakira muhita mwadukana ibikongomani ibyo mu yindi mico ahubwo. Niyo mpamvu ibintu buriya ari muri kiliziya tugira nicyo bita inculturation. Nawe urumva mu kiliziya tugira nicyo bita inculturation. No kuvuga ngo ivanjiri iraza ikajya mu muco, iwo ikamurikira umuco aho ukiye ko neye kumurikirwa, ariko igafata n'ibyiza biri mu muco. urumva ifata ibyiza biri mu muco, donc iraza ikamurikira umuco aho ukeneye kumurikirwa, kasakosora bigomba gukosoka, ariko igafata n'ibiri mu muco byiza ikabitagatifuza kurushaho, nabyo ikabigira ibyayo. Urugero, Yezu nitumwita umutabazi se, noye se abanyarwanda ntibagiraga umutabazi. donc n'ijambo Nyagasani, Nyagasani ubwaryo, Nyagasani yari umwami. yari umwami, ariko ijambo ry'Imana avuga ati umwami w'ukuri n'uyu nguyu niwe Nyagasani. None nuvuga ngo ntago twahera ku busa, nta nubwo umuntu arema ahereye ku busa. Waremye ahereye mu busa n'umwe gusa n'Imana. Naho ubundi twebwe ibyiza ni ibyiza aho byava hose, ibibi ni bibi aho byava hose. Ahubwo nari nagize ikibazo kugiye kuvuga ngo ko papa yahuje bari abantu bose mu madini atandukanye, ko ibyo guhuza byo ko ari bibira. Hari ababigeze kubimbaza kucyabihuje ngo guhuza ngo nandi mayeri ya kiliziya, nta mayeri arimo. Kuba twaratandukanye ubwabyo ni icyaha. Kubona tubona amadini menshi ni icyaha. Nta Mana yigeze dusaba kuba mu madini menshi. Noneho rero byiza habaho idini rimwe. Reka mbivuga, reka kubivuga niyo bibaye byiza twasubira ku isoko yuko Nyagasani yavuga ngo babe ubushyo bumwe. Igikumba hariyo ni igikumba kimwe, niba mbivuze neza mu Kinyarwanda, igikumba kimwe ubushyo bumwe. Ibi byacu ngewe nashinze akantu kitwa church, ndaka kuvuga amazina church, bishingiye ku cyaha. Ibe church imwe gusa. Byaba byiza dusubiye ku gushaka kwa Yezu Kristo. Noneho papa aravuga ati twakoze icyaha, turatandukana, ariko byibuze ibishobora guswa sauver reka tubisove, ibyo dushobora gutabara reka tubitabare. Byibuze tuvuge rumwe, byibuze ntiturwane kuko nabyo byigeze kubaho, byibuze ntidutukane, byibuze urukundo turuvuge rumwe, byibuze uwo dukorera tumukorere kimwe. Niba tumuha ijambo ry'Imana turimuhe, niba tumuha ubufasha bundi duha abantu nka Caritas cyangwa iki, twese tubikore, ariko byibuze aho ngaho tuvuge rumwe. Kuko urabizi ko kiliziya yo turasenga ariko tugafasha n'umuntu kubaho neza. Niyo mpamvu tuya Caritas, niyo mpamvu twishyura amafaranga y'ishuri, niyo mpamvu dutanga mituweli, niyo mpamvu dukora amavomero, niyo mpamvu dufite na banke, niyo mpamvu dufite n'amashuri meza cyane. Nuko tugomba kugira ibyo dukorera isi, naho byaba atari inshingano zacu z'ibanze, ariko tugafasha isi kubaho neza. Kandi ibyo kiliziya ngira ngo urabona ko ibigerageza ku isi yose. Ni ukuvuga rero iyo papa ahamagaye bariya bose avuga ati ibi byo twabihuriraho, ubu tugiye gufasha n'umunyarwanda umwe, kuki tutahurira mu muganda twese? Uwo tugiye gufasha n'umunyarwanda umwe, kuki tutahurira ku ivuriro cyangwa se ukubaka ivuriro nanjye hariya nkubaka irindi, amavuriro arakorana, ukajya transfer umurwayi wawe nawe ukamutransfer iwanjye. Byajya ku myemerere, ku myemerere ibyo tudahuriyeho turubahana, ibyo duhuriyeho tugasengana, ariko ibyo tudahuriyeho turubahana. Duhuriye ku Mana imwe se? Hari ibyo duhuriyeho. Wemera ubutatu butagatifu. ubundi amadini tuzapfa ikimenyetso cy'umusaraba. Amadini hafi yose padi Imana barayemera, ariko abakristo n'ababudiste bo ntago bahurira kuri Yezu. Kuri iyo ngingo ntibakumvikana. Uyibuke ko
nkariya muri nuza muri urabizi hari nuza yitwa Abrahamic Family House iri Abu Dhabi harimo abakatolike hariho abakristo hakabamo abajuife hakabamo n'abayisilamu ko badahure kuri Yezu Kristo kandi bakaba ariko bashobora kugira ikindi bahuriraho ni Imana bashobora guhurira no ku rukundo bashobora kuvuga bati ariko ko tubona inahanga hari abarwayi benshi nibizemo antikristo twaze tuvuga oya urukundo ntabwo ushobora kuba antikristo uretse gatoya ntabwo urukundo ushobora kuba antikristo ibyo byibagirwa urukundo yari urukundo nyarukundo Yezu aba rufitemo uruhare wagira urukundo nyarukundo udafite Yezu naho waba utaramumenya ariko ufite urukundo nyarukundo utaringirwa rukundo kuko nibyo twita uruhawe nande pade waburuhawe nande atari Yezu urukundo erega ibyo byose Imana yabishyize muri twebwe buriya n'amategeko y'Imana bitwanditsemo urabona iriya dekaloge urabona amategeko y'Imana Imana yahaye Musa ikayamuha ku mabuye n'ubundi yarasanga banditsemo ese ubundi waruzi ko amategeko twanditsemo iyo ugiye gukora icyaha se nubanza no kubunza umutima niyo waragiye kugikora ubunza umutima utaranasoma n'igitabo urumva utaranasoma n'igitabo iyo ugiye gukora icyaha hari akajwi kakubwira ngo ariko igiyemo n'ibiki ukagacecekesha wamara kugikora ariko biriya bintu muzi Abaroma 14 bavuga ngo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ubwabo abehindukiye amategeko n'ubwo batayafite bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ariko nanone ntabwo wambwira ngo umuntu afite urukundo nyarukundo atari Yezu urumuha oya ubundi agasongera ko urukundo ni muri Yezu Kristo sibyo ariko intangiriro y'urukundo nayo ntiwayigaya umuntu yifitemo intangiriro ntabwo wayicecekesha ariko nakwifuza ko agera ku gasongero ni nayo mpamvu natwe urumva ni nayo mpamvu nyine natwe dukora ibishoboka byose kutugeza abantu kuri Yezu Kristo ni ukugira ngo bagere ku gasongero k'urukundo Yezu rwamugije ku musaraba urumva ni rane gasongero k'urukundo ariko ufite intangiriro ntabwo wamusubiza inyuma ahubwo wamuherekeza mukwifatanya mvakanira none se uzahura n'umuntu ufite urukundo ahubwo noneho umurwanye uzaba umusubije ntabwo bafite kandi Yezu ugomba kurumuha oya niko ubu ngubu uhuye uretse gatoya ubu uhuye n'umubrahama na ministre cyangwa se n'umuki ukabona ageze hara ku muhanda agize impuhwe abonye imodoka ziri kwirukanka abana bavuye kwiga agafata abana ati mwemuretse kwambuka imodoka ni nyinshi mumbabarire mwemuretse samara guhusha ati ngaho mwambuke cyangwa se akazihagarika mwabanje mugahagarara aba bana bakambuka iki gikorwa ntabwo wagishima nese weje ntiwakikora wavuga ute ariko uyu muntu igikorwa yakoze ko muri kiza ngiye nagiye mbikora ko nabonye hari umuntu wavuze ati ku ishuri hariya nabonye abana barimo kurya saa sita byabifungura y'amasaa sita ariko nabonye ifunguro barimo kurya n'urugero ariko n'urugero ntanga ifunguro barimo kurya nabonye ngewe hari icyo nakongeraho sibyo naho ryaba atari ribi cyane ariko hari icyo nakongeraho kavuga ati kuri iki kigo mu bijyanye na school feeding bahaye $20,000 muri iki gihembwe abana bazarya neza naho ataba azi Yezu Kristo ahubwo umuntu bamushima kandi nawe ubimenye ushobora kuvuga ariko uzi ko nanjye nzifite ubwo se ko yabikoze muri groupe scolaire ya Shyorongi ngiye nabikoze muri groupe scolaire ya Gisiza kandi we si umukristo wowe uri umukristo ya ntangiriro ye wayishimye ahubwo bishobotse noneho wagenda ukamubwira uti warubizi wowe umeze neza kakubwire Yezu Kristo noneho bya bintu akora bigakura ntabwo intangiriro ye wayisiba ngo nuko atari umukristo Pentecôtiste protestant cyangwa catholique yego padre reka ngushimire cyane turaganiriye kandi tuganiriye neza cyane nuko ikirere cya hano cyangoye akabeho nanjye ndi gutitira ariko twageze muri saison y'imbeho yaje kandi hano ni ku musozi metero 2,000 birenga bakomeze bihangane kubera umuyaga wakomeje kugenda utambuka n'umurimo urabona ko ikiganiro cyari cyaryoshye Padiri warahari igihe cyose tuza kumureba igihe tuboneye umwanya tubongere twiganire twubuke ubumenyi riko bimeze kandi none umbwira n'abatwumvise rwose hagize ukomeretswa n'ijambo twavuze yihangane ntago aricyo tuba tugamije ntacyo rwose twe tuba tugamije kugira ngo abantu twungurane ubwenge murakoze cyane namwe ndumva n'ubundi twasoza dusenga yego Padiri akaduha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina. Nyagasani Imana yacu turagushimira
ko waduhaye kubana kandi kuko n'ubundi waturemye utugira abavandimwe. Igihe twabaye abana bawe twabaye n'abavandimwe. Turagushimira ibyiza twavuze kandi aho twaba twagize ibyo dukomeretsa bitari bikwiye watubabarira Nyagasani. Uduhereho wawe akomeze kudushoboza n'ejo bundi dukomeze gukora ibiri byiza. Nawe Bikira Mariya mubyeyi w'Imana n'uwacu, kuri uyu munsi wawe, umunsi wa Bikira Mariya umwamikazi wa Rozari, dukomeje gutakambira kugira ngo tubane nawe, kuko iyo turi kumwe nawe tuba turi kwa Yezu rwose. Udusabire ubu n'iteka ryose. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhana n'Imana, wewe uje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uragidusabira n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze.